Mafieri mwiryo yakadutangire turatangiye ndagira ngo mve amagambo dutangirana wumve witonze byagenze ute tega amatwi nuko dutangiye ati dutangire mu 1958 hari igikombe cy'isi ati muri kano kanya tugeze ahitwa Gothenburg ubwo ni mu murwa mukuru wa Sweden. Final match of Group 4, Brazil versus the Soviet Union. Ati aho tugiye kureba umukino w'itsinda rya kane wa Brazil ndetse na leta zunze ubumwe z'abasoviete byari byahuye uwo munsi rwambikanye. Brazil and with all their losses in the last decade, the country's spirit has been just crushed. Ati ndetse nkuko mubizi Brazil mu gikombe cy'isi cyari cyayibanjirije yari yatsinzwe ndetse ngo byaje gutuma Brazil umwuka we cyangwa se cyo twakwita nk'ishyaka ryayo ryangirika cyane. Brazil mu gikombe cy'isi cyari cyabanje yari yatsinzwe. Sasa iki gikombe turimo ni 1958. Ati Brazil ubushize yaratsinzwe. Ati ndetse mu gutsindwa kwayo twagiye tubona n'abafana ba Brazil muri icyo gihe bamaze gutsindwa mu gikombe cy'isi biyahura bitewe nuko ikipe yabo yatsinzwe. Turi Gothenburg mu murwa mukuru wa Sweden muri Sweden yari mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ngo Brazil rwarugiye kwambikana hagati ya leta zunze ubumwe z'abasoviete ndetse na Brazil katururi. Ese byagenze bite? Ibi ni ibintu byabayeho kandi ni za filime z'ubwenge. Abanyamakuru bafite umunwano nibo turi kumva kuri radio ni Reagan na cya Mustafa bafite umunwa uhambaye cyane iyo byageze kuri ruhago baravuga ukagira ngo bamize BBC. Reagan In fact, reports from the locker room say the teenager was sick to his stomach upon learning he would be starting. Not exactly. Abakinyi Brazil kugenda bagarukaho bose nta shaka bagifite muri iyi minsi kuva batsindwa mu gikombe cy'isi gishize. Nta mwuka bagifite wambaye. Nta yesipura imbega bavuyeyo ni Brazil. Izi ni intangiriro. Bavuye abakinyi bazi bakina leta z'ubumwe z'abasoviete n'abakinyi ba Brazil. Brazil bavayo hano wambaye nimero 10 ari mu 1958. Kinyi wambaye nimero 10 afite ubwoba rware abakinyi areba abafana buzuye hano stade ni ngari. Pere muramuzi iryo zina so bwa mbere muryumvishe je nakuze mwumva. Sasa mbere yuko tuva hariya Brazil igiye gukina igikombe cy'isi rikabanze batugarura inyuma aho ahitwa muri Paulo badusubije inyuma imyaka 8 mbere yuko kira ubwo ni muri 50 badusubije mbere yuko Brazil ikina finali haratwari turi badusubije inyuma nahitwa Seo George no dutangiriye mu giturage kure. Abana hano nibo bikoreraga akazi ko gwanagura inkweto urazuka mu kubita vena kagwanagura inkweto mu 1950 badusubije inyuma mu myaka 8 yari gwanagura inkweto. Mwana mupase mwana nano kumbe byana byano nibirara byana byano ningegera urabibona ibyana muri karitsiye kuri karere ibi byibushe uyarabireba yarari gukazi ko gwanagura inkweto. Abana bakagera gutya bakazano bakabyinisha inda bagashimishanya n'abana bera muri karitsiye ahantu mu cyaro. Mbere yuko batwereka ibyiri ya finali babanje kudusubiza mu cyaro batwereka abantu ukuntu bari babayeho. Hari abana bibereye hano mu cyaro ibyana by'inkubaganyi biza bikiba n'imyenda bitesha abantu umutwe. Ni ibyana by'inkubaganyi bikazano bikareba imyenda byibye. Mwana karona akora ibyo mani bikabangamo umupira byibaga imyenda bikaza bikabangamo imipira. Ni ibyana byo muri karitsiye mbere yuko igikombe cy'isi cyo muri 58 kiba reba ibyaberaga mu cyaro. Byana biri gukina birabanza bibangamo baro ni karere mbega mwana mufate pass baratangira n'abana bera mu cyaro. Brazil mwibutsa kuri ruhago murabazi abana bato muri za 50 uko baga bameze muri karitsiye uko bakinaga barakohereza ku mureko pasa ugatuza n'ubwana butariko te technique mwana bara yifata hirya bwana bwibera muri doband zamuga gatera umutwe ndagashira ugatuza. Abana barakaze bana bato cyane barakubategura babapasaniza muri karitsiye batera umusinzi. Karimba Dani ntiyanabimenya kikiraza kirakubita twika inzu
twagiye mwana, baro ntabwo ikora hasi. Abana nabanga n'ubwana buto ariko baro ntabwo ikora hasi. Mwana mugire ubwana bagasara mu nkabyana muve hano. Rurabyibushye nk'urudatekereza. Ciao. Baro ntabwo ikora hasi. Bana ni babi. Brazil niho dutangiriye. Sunikuyu bariragwa. Iki kisha umukino wa muginga uratwice, baro ubundi ntibayemerewe gukora hasi. Nanjye hari ikintu cyari nkinokoje mu maso, bararunaga. Urwana ngo barutokosha gongo mugenzi we. Kibatera ibyondo n'ibyana byo muri karitsiye. Ndagwaye mwana, nta mutima muba abana bagira na bakamwishyura. Nugufite nata, izi ni intangiriro mu rugo. Ibuka abana ntago bamesa. Dore mama ukuntu abareba ariko bano baginga bazi imvune zo kumesa. Mama Thompson, dore indoro. Afite igikabyo nk'icyumu. Bagira no mu Nigeria kazi. Hajya papa vayo. Byana mama arabyica. I finished shining shoes. Namaze guhanagura inkweto. Walking soccer home. Ubwo twari turi kuza dutashye. Twaguye mu byondo. Wapurabesha twanduye turi gukina football. Kiracicika. Kumbe ntabwo mwanyere muri gukina football. Mfasha Thompson nkwereke. Mfasha. Muhaguruke mwabaginga mwe mwoge mujye guhanagura inkweto. Mama yabatumaga ku kazi. Bakajya guhanagura inkweto. Kumbe tuvuye ngaho hari mu 1950. Harimo igikombe cy'isi nanone. Bano bari gusenga n'abasaza muri karitsiye bagiye kure umupira kwa Saxena. Icyo gihe Brazil yari finali ngiri gukina na Uruguay. Imukino rwose azga iminota mike ariko igitego kiracyari kimwe. Brazil na Uruguay mu 1950 bageze finali y'igikombe cy'isi. Abasaza muri karitsiye bari kumva umupira. Kumva umupira mu kabari, abana bo ntago bemerewe kwinjira mu kabari. Bari hano hejuru bareba match. Bibaye bingahe mani bitego? Biracyari kimwe. We yaravuze ngo ni kimwe. Abana ntago bemerewe kwinjira mu kabari, umupira bawumviraga muri parafone bya birara. We yo kumbi iki kiri gutereta yo tubiza umwana ndakwiyamye. Hey guys. Bamwana. Bibaye bingahe? Hano amuginga. Ninje ndabwira mama kuri hano. Okay, just stay quiet. Ngaho tuza mwana. Bigenze bite Giko? Go against Brazil. Brazil bayiteye ikindi, barabatsinze. Abana bari muri Brazil, ikipe yabo yari finali y'igikombe cy'isi barabatsinze. Gusa aracyari iminota mike. Begera hano. Bumva ikipe yabo bigeze, abana bari gusenga. Abasinzi mu kabari bari gusenga, abafana ba betinze uwo munsi ni mu 1950. Erige ni nawe akomeza asakuza kuri radio. Brazil barayiteye nyuma y'igihe kinini yarigenge shashiramo n'ibigambo nibyo batavuze warabivuga arahimba. We na Mustafa ari umunwa wabariho arumiwe. Abasaza barabatsinze, abari bari muri karitsiye ikipe yabo y'igihugu barayitsinze. Bakunda football muri Brazil kuva kera, kurya ikipe itsindwa umuntu w'umugabo akarira nk'umwana. Umwana yabonye papa we mu kabari ari kurira. Umwana yabonye se ari kurira, nawe atangira kurira. Ikipe iratsindwa bakarira. Bafana nk'abariyo. Namwe bafana bya rwatubyaye harya n'umureyo. Nako twamuburiye irengero sha yaraturiye acisheni. Nubu wamumbonera yamamagara. Tugaruke hano muzeyi gumye mu kabari mbona mwiriraho. Brazil bayitwaye igikombe cy'isi ahari mu 1950. Kubitana n'umwana ari kuri. Win a World Cup for Brazil by I promise. Ati papa wenda uyu munsi Brazil bayitwaye igikombe cy'isi ariko papa ndagusezeranya. Umwana ari magambo yabwiye se. Aramusezeranya igikombe azakimuzanira. Brazil izagitwara. Papa araseka. Mwana we nabyuzi. Narwatubyaye nuko yaje atubwira. You focus on school. Wa mwana ugenda wumva ibyo mama wakubwira, wowe utekereza ku masomo gusa nta kindi. Ibyo umupira ubikure mu mutwe. Paniko yabwiye umwana. Umwana yirwaga muri karitsiye yikinira karere, yabonye papa ari kuravuga ati papa, aho kurira ngo Brazil bayitwaye igikombe, nje ubutanzanya nzakora uko nshoboye Brazil twari igikombe cy'isi. Ni isezerano. Kumbe tugaruke yakure no. Mama, I should know I met her father. Aisha agira gutya kaza gukoropa kugira ngo n'udufaranga tw'utunga umwana.
Then we got married. njye na so twarashyingiranywe. Him, who was so good with his head, he wouldn't play football. Papa we yakoraga cyane ngakine football, yari umukinnyi. Him, as soon as he hurt his knee. Gusa yaje kuvunika byose birarangira, football yirapfa. Mama ari kuganira umwana we, kumba umwana aganirira, mama yamuzanye mama koropera abakire. Mama mu koropera abakire yazanye umwana. Umwana kugera mu rugo rw'abakire ntashinda ari kureba igipolisi cy'abakire, ntago yitaye ku byo mama mubwira. Barihaye. Mama akamubwira ndaje. Can I trust you to finish this so I can help? Mwana reka nizere ko hano hantu burangize kwa koropari kanitabe mabusha. Yarazaga koropera abakire agataha, kumbe mu mwana ibi biryo ndabiporesha tunu ubwa mbere. Aza kugiporezo. Agitangira ba nyiragiporezo bara Street kids, why bother? byana by'abakire bitangira kuza kwanduza bakoropye. Mardo Brito, the scouts? Yeah, it's Wait a minute. he's looking for players for the Santos Football Club. Birasa nkaho Santos Club ni club nyine ikeneye abakinnyi ngo yateguye irushanwa rya football. Once he sees me play like this, Stefano, Bakeneye abana bakina nkatwe mwana tuze kujyayo. so he sees me play like this. Ururi kurya. I'll be like Mazzola. Ati njye ninkura rwose nzaba nkamukinnyi bita Mazola. I'll be like Pelé. Nanjye ninkura nzaba nka Pele. Kumva u Rwanda rwakuze Pele we asanzwe ari. Pelé. Pele Goalkeeper for Vasco. ko Pele nindi. Ko Pipa Flasco. Bile the suit. His name's Bile. What idiot would think Bile's name is Pele? We Pele ntago ari ryo zina ryo wamuginga we. Hey Pele, stop this shot. Ngahagarika ishoti amutera ishoti. Bimumeneka urwo ibyana by'abakire bimwiyenzaho. Wari mbashaka kumera nka Pele agarika ishoti. Me? But he keeps... Mama ntago ari ryo yakoze amakosa cicika wa mwana wikoze ikosa ni wose umukire gukoshereje umusaba imbabazi. Mumbabare ntago nzongera kumugarura hano. Mwarabwiye ati cicika wa mwana umukire buri yumukoshereje. Iyo gukoshereje ni umusaba imbabazi. Mwana kuro cya gipapuro ngo ni igikombe cy'abana batonya ngo cya Santos Club. Kumbe baje muri rya rushanwa bakeneye abana batoranyamo bafite impano bakabajyana muri club yabo kubatoza. Reka twereke abana baginga mwana uburyo twe dukina bikina football y'ibirara. Ya karere basanga bakina nta mategeko ayigenga. Mwana tujye kubemeza mwana ibirara nebyo bivayo. Mwana tujye mu irushanwa. Bizana babana bakire nabo bayashe mu irushanwa. Bafite na jazz bafite ukuntu bagenda bakambara bagahuza. Ibirana nabyo byaje kwiyandikisha. Ni club ishaka gufata abana ikabajyana mu academy, ishaka abana bafite impano. Ibirara biza gukina. Katurore mwihangane. Ibyana nabyo bivayo natwe tugende twiyandikisha wana. Natwe turakaze. Nibyo byana byo muri kare usanga byiyaminiye kuri karere. Hano pasi ziratangwa. Katurore. Match yatangiye ibyana byinjiye ikibuga. Byagiko wa mugengwe baro igucitse gute byo biranatongana mu kibuga bifite n'ukuntu bitukana nk'ibirara nyine byose kuri karere yabyo kugera imbere zamukiranyera umuginga aransebesha mani mapase mani kirira ku isahani bifite amaterime y'ibirara kanone uruzingo bagakubita baro mu gatuza karabara shira ku mutwe bamenyereye karere kubwo amahirwe y'igitego kijyamo batari bapasi kigiyemo mwana batsinze igitego bafite amacenga n'abarara ariko baro yabatonze bari gukinisha ibirenge abandi bana baje biteguye ikindi cya kabiri bafite amacenga n'abarara kuri karere. Giti urakenewe banguka Giti byana byaratsinze. Mwana nafashe igitenge cya mama tu kugira ngo natwe twambare jeze ndagikatamba kuriramo udushati mwana natwe tubonye jeze. N'abana bo mu batinde sorry bo mu bahanya munsi y'umutinde bari umuhanya. Bikore tujeze mwana nje nago yankwira wana. Reka mbere kundi we mwana mbereke n'indamba muri kiro mubiri. Byana bigaruka mu kibuga. Cenga icya kabiri byana byakubise ikiciro cya mbere bimanuka mu kiciro cya kabiri. Ni byana by'ibirara muri quartier batari bamenyereyeho football. Ikindi mufata utubiza umwana yo biserebura nk'ibistari kumbe ni imbobo. Musinze arabiseka kumbe byo babeha akabuga gato. Mane twe nta muntu uri kudufana bari kwifanira bari abana babakire mane. Kumbe hari abari gukinira ikiciro kimwe hano ikindi kiciro bagakinira hirya. Bano bana bakina nta muntu uri kureba match yabo. 8-0. Come back tomorrow for the final. Ejo hazakinwa finali. Team number 7. Hey, Aho tuzakina ikipe nimero 7. Bara bita batagira inkweto. Bara batagira inkweto se bara bazakina iki? Babana bakiri bafite agakipe kabo karatsinze. Ngesho bazakina n'abatagira inkweto batangira guhisha ibirenge. Ibikandagizo. Boots? How are we gonna pay for boots? Mane gute twabona inkweto mane zo gukinisha. Uru nururara. Banza rureba hano hari umuntu uri kurya ubunyobwa w'umusinzi. Rubona hirya imifuka y'ubunyobwa bapakira mu modoka. Não, pô, vamos tomar cuidado com os sacos do furado. Aha.
I got an Mani ifite igitekerezo cy'ukuntu twagura godiyo mwana abasaza bakeneye na b'inkweto batangiye kubasereza ejo bazakina finali icyo bakoze nta kindi baje kwimifuka y'ubunyobwa buriya nicyo kintu kitaremera ubona runari urufuka runini ariko nta kintu kiba kirimo kiremereye bana bikora imifuka y'ubunyobwa bagenda babugurishe bareba nimba babona udukweto bagura cyangwa se utugodiyo two gukinisha finali dore ibirara muri karitsiye bica mani babuka babishumurije n'imbwa cinjira manu vayo gakurana n'umufuka n'ubuzingo bagore namwe bagabo hano uraza ukagura ubunyobwa maze tukagwanagura n'inkweto ku buntu akazi k'ababyeyi bakagira ubuntu ukigura ubunyobwa inkweto tuzanagurira ubuntu bantu baraje bagura bwa bunyobwa bibye abana bari gushaka inkweto zo gukinisha ejo bafite finali bazakina n'abana b'abakire bafite sikari harya ni sikari wow Force and shine shoes. ugura ubunyobwa bakakongeza kugwanagura inkweto ya kipe bazakina finali yaje kubiyenzaho Or what? Or you got problems. mani muve hano nitutavana biragenda bite turabatera ibibazo mwana He's not a girl. Then why is he needing 4 eyes? Sewing, technically. mani mubareke mwana Now, how much for a shine? inkweto muyihanagurira ngahe we pere yanga umuntu umwita pere agitera urushya kubita umwana w'umukire kirazira ubundi uramuhaye niga yanjye nabarara nta kibazo abwira ngo umwana w'umukire we baratangira umwana w'umukire ku imbobo ku mwana w'umukire muri karitsiye baratangira n'ubuzingo bwitendeka ku basore niba utashaho papa arareba abona ibyana bye biri kurwana reka ndeka abana bakubita abakire byaje mu rugo Your teacher did this? mwarimu we niwe ukoreye ibyo iyi mwarimu yamundaguye papa arakiriwe ururwana rurabeshye papa araruhishira papa nawe ni umurara aruhishira yarubonye ku muhanda ruri kurwana n'abana b'abakire Is this true, Zoka? koko nibyo zoka How dare she? ni gute yatinyuka gukubita gutya mwarimu bishoboka bite Then we are gonna have a word with that woman. njye n'uriya mugore tugomba kujya kuganira No, I can't. ujya mama mwihorere mama ujya gutonganya mwarimu ejo ufite akazi ejo ufite akazi ujye gutonganya mwarimu Talk to his teacher. ahubwo njye reka nzajya kuganira na mwarimu we papa ni umukoboyi urwana rwe yarubonye rurwana ati reka nzajya kuganira na mwarimu we mubaza impamvu adukubitira umwana gutya nta mwarimu ukubita ku menyo You know, urabizi when I was your age, ngana nawe mwana wanjye especially when all the boys called names. But with time I learned. A good player knows that fighting comes from insecurity. ati twari tuzi ko umuntu urwana nta cyizere aba yifitiye bafite ubwoba Point is, Chico, urabitekereza icicika you want to play professionally. nimba ushaka gukina nk'umunyamwuga You can't be ashamed of who you are. ntabwo uba ugomba kugira isoni z'uwuriwe iyo ushaka gukina nk'umunyamwuga football ntabwo ugira isoni z'uwuriwe yarambwiye ati abantu barwanaga muri iyo myaka All about tournament. yari abizi papa ko turi gukina football hano twageze na finali ariko yakomeje aradushyigikira araduhishira muzehe yari abizi kaje kubabwira ati papa kumbe papa yari abizi ko n'ikintu bari bakeneye n'amafaranga y'inkweto gusa papa arambwira ati ushaka kugira gute kugira ku cyo ugeraho cyangwa ukina nk'umunyamwuga ntabwo ugira isoni z'uwuriwe mani mbaza n'inkweto cyagiye muri caguwa kiragenda kibashakiraho ibikweto binini Other complaints. Señoras y señores. Bingo. bakirarwa rundi rubazanira inkweto rwagiye muri caguwa ruzazanira ibikweto binini You kidding me? And other complaints. Señoras. mani rongera guteza ingarusi nazibazaniye naga hasi Bauru, Utah. Today's match, the Kings, led by Captain Jose Alcafini. uyu munsi yo gukina n'abiyise ngo ni Kings bayoboye na Jose Cafe Led by Captain Billy. ndetse n'indi kipe iyobowe na Pere yanga umuntu umwita Pere baraseka Just trying to get you mad. mani barigereza ngo urakare mwana bamwise Pere kandi ntabwo yitwaga Pere yitwaga Diko The football legend, Valdemar Gibrito. ndetse na Mario Gibrito uhagarariye kari akademi kitwa Santos gashaka gutwara abana kajya kabatoza ikipe iri ya mbere karahitamo abakinnyi bazatwara bajye kubatoza abana b'abanyamwuga When in doubt, do what they do. mwana tuye tubereke mwana nabarara bavayo abasaza barera muri karitsiye ariko birabyana tangira gupasanya igitego cya mbere yo igitego cya mbere kijyamo barakibatera babise ngo nabatagira inkweto nubwo baziguze mwana turabahaye inzerezi zacu barazitera
barazitera kano kuvayo na gato n'uruzingo bagashyira hasi. Eligani nawe Garedi uri mwizamu wagira ngo ni igiti muramuzi n'umunwa. Bafata ni buto n'ibikweto bambaye biri kubagwisha nta n'ubakoze bambaye ibikweto batabimenyereye ubundi bamenyereye gukinisha ibirenge n'imbobo zo muri karitsiye. We mwabagiye bagashaka no kurwana mani tubigira sinabyaye niga nibirara kino sinabyaye nayo tubereye ko tuyizi kumbe babitsinze. Mwana kureba hano yahuje amaso na se. Papa yambwiye ati ushaka gukina nk'umunyamwuga ntuterwa isoni n'uri we urabanza ukiyakira. Uwo ari we rero ninde? Uwo ari we ntago yambara inkweto. Ugomba Jiko ugiye gukora ibiki? Akuramo inkweto. Ugomba kubanza ukiyakira uri we. Uwo ari we ntago ajya yambara inkweto akinisha ibirenge. Yari yizamuye mu ntera yipashe muremure yambara inkweto. Reka nze mbereke. Yakuyemo inkweto. Areba papa we, papa yambwiye tugomba kubanza ukiyakira uri we mwana wanjye bikore. Ku kirenge cyafata baro. Akimara gufata baro arahumiriza. Ntabwo amenyereye gukinira kandi muri stade. Nabyo byibuke stade ntago imenyereye cyangwa ikibuga nk'iki. Arabanza aramedita nk'umunywa rumogi wese atangira kumedita stade atekereza neza stade yabaye nk'iki nka yakaritsiye asanzwe akiniramo yiwabo. Stade aragenda arayifata atangira kwimvisha kari muri yakaritsiye yiwabo azamura baro. Yibuka ukuntu abanyonzi muri karitsiye bari kuza agira gutya akabakubita robe arongera afunga baro. Uyu gutera takere mwana acisha baro akongera agatekereza ari muri karitsiye iwabo uburyo ajya afunga bare azana imbere ingunguru uburyo aziroba muri karitsiye stade ari kwibonamo karitsiye dobandi baro ku gatuza katurore gatsitsi na roba abagabo bagenzi be bana bangana. Ni hohoterwa muri karitsiye barumirwa mbega umwana wenyine na nyirakademera haguru kuri ya mwana kakaze tera takera umwana arazibukira hagati ya babiri kibuka muri karitsiye uburyo ajya bigenze ikibuga yakigereje na karitsiye Garidi baramuroba Gasani narabyaye umugabo biramurenga narabyaye pe abarara mwana dukura bibikweto nibyo biri kudukubitisha n'ubundi bakuramo inkweto umusore reka tubereke kuramo ibigofero bari bigize abastari bavayo mane tubahe mwana musaza tubahe nyamuri nakuramo ishati katubiyereke abona ka gakobwa akunda wambonye se akabizo niga akandi katubereke rwanye muri ibintu rurara abasaza bakuye ingofero kabisa. Uyazanu yambara rinete yari yanze kwambara rinete ngo batamuserereza bari abatsinze bitandatu bafite kimwe mani mugire vuba twishyure. Hasi kagaye iminota 10 kugira ngo match irangire kandi bafite ibitego 5 byo kwishyura barabikora bakatura mwana dore robe mwana Jiko muko bakina muri karitsiye mwana w'umukire bamugira ipaji harabara gucenga gasinda arabasindisha kwivi passe muri 90. Pele bahise mubatiza Pele ari umukinnyi w'icyamare muri iyo myaka uyitwaga Diko. Pele shoti bamwise Pele atabishaka. Pele ubundi ntabwo byasobanuraga neza bamwise Pele atabishaka ninga kabyinashira mwana football muri karitsiye y'imbobo kuri karera yizana kuri bara bakira arabasindisha bana babakire bambaye za sikare n'abarara bagenzi b'ubwana bw'ubuzinga ariko bafite tekinike. Mbega ni nkaya Nike mukunze Nike nawe ubona n'uruzinga ariko afite tekinike sojye bibona ntakazingo ni kanzunya ariko ushaka afite tekinike. Cyaka Savio ni inshuti Savio na Savio inshuti ubona ari uruzingo ni gatonya ariko so kumutuka nyine ndi kwigereranya nje mpagararanye nawe wabona ari gato. Ni byarangiye abana batsinze 5. Pele yavuye yubatse izina batangira kumwita rya zina atakundaga barabatsinze ndagira gukurikira filime buretse urebe hano ikintu kimwe utabonye kandi shano kubera rwa Savio nshuti na mukunzi banjijishije bana hano bari kwishyura ibitego dore robe hano mani tera vuba twishyure vuba mwana match igiye kurangira minota 10. Gitego gatsitsino bana bato ikindi ibitego 5 katurori match irangiye ari 5 kuri 6 uyakuye baro ariko nubundi byanze basifuye match irangiye bana bishyuye ibitego 5 igikombe nacyo batwari kubigaragaje. Nugira ikibazo mani Chiko gusohoka ikibuga nubwo batatwaye igikombe batangiye guhamagara Pele
nubwo batsinzwe ariko batangiye guhamagara Pele. Pele umwana izina ryahise rimufata. Abaturage bari muhimbye atari kunda bamwita Pele ariko izina ryahise rimufata. Pele batangiye kumwita Pele. Ngo Pele Katurori papa arareba mwana wanjye narabyaye kabisa nakubonye. Mwana ni mubi. Wibuke na papa ngo yose n'umukiri wa football aza kuvunika kariyeri yitihagariraho. Mwana nubwo tutatwaye igikombe none bahise bakubatiza Pele mwana. Mbengane ko rusanga abakinnyi binabari yisa amazina. Agasa haryo bano batwaye igikombe ariko nta mufana wabishimiye. Nta mukino mwiza berekanye ariko batwaye igikombe. Batwaye igikombe shabagenda bafite umujinya. Mwana bari abana baturyohereje umukino mwana. Uyu kureba hano yabonye wa mugabo Nyirakademi yahaye uriya mwana rwose nabonye ari umuhanga cyane. Mukeneye kaza gukina mu kademi wa manimero. Umva papa bamuhaye nimero. Reba arahakurya banyiri kwibwa ubunyobwa barahari. Zirano nzazere zatwibye ubunyobwa nizo bavayo niga bivayo ibyana biconi ibirara muri karitsiye baba bihiga nta muntu bidafitiye nyina we bifu. Twagiye musaza twagiye match barayitsinzwe bicaho abagabo bakurikiye mwabyaranwe turabateza ingaru muratwishyura byana bicaho twagiye musaza imvura iri kugwa we nibacike barabikurikira. Ubunyobwa byamaze no kubugurisha kera bimanuka kuri Nyabugogo mu Gatsata birinjira ku kiraro kano kugera nukaragwa uyagaruka kumutabara. Musaza tugende nago basigana inshuti bafite ibiterime bakoresha ngo musaza nyine ni ibyana by'ibirara abona kwambuka uruzi ni kure. Katurori dukate hano yabonye umwobo hakunino baza kwihisha mu mwobo biga biraturongera barabihejeje ni ibyana by'ibirara byo muri karitsiye ase barakuba badukurikira nibo bambere turiye. I think it's sprained. Yameze nabi yakomeretse yavunitse ibigo bimaze kurenga. You could get out of here. Je navunitse we wavana ukigendera. Twese turavana tujyana ntago nagusiga. No, not the cave. I mean, you could get out of here, Diko. Wowe ubishoboye wavana ukagenda Diko. What you did today? Ko kanya hatangira kuza icyitwa inkangu burya ntago ari babakobwa b'ibirara reka inkangu uri kwa kundi imvura igwa ugasanga ubutaka buramanutse bwirunze ku kintu. Uyu nguyu ubutaka bwaramanutse bwirunda kuri wa mwobo aricyo bita inkangu. Umwana muto yarari mu mwobo ubutaka bwaragiye baramupfukirana. Niba bavuga ngo umuntu yishwe n'inkangu niriya bavuga ubutaka bwamanutse ari bwinshi bwirunda kuri cyacu buragipfuka. Harimo umwana muto Katurore ubufasha uyahamagaye ubufasha dore inkangu ikikoze kira nicyo bita inkangu ubutaka bukaza bukakwirundaho. Abagabo bari kwirukankana abana iby'ubunyobwa babishyize ku ruhande babanze baze batabara umwana. Inkangu imuguye hejuru. Inkangu ntago ari babakobwa b'ibyomanzi bamwe Badox akunda oya ntago ari zo nkangu gusa bamwe ajya aririmba hari n'abandi inkangu ubundi niziriya. Katurore umwana bamukuyemo atagihumeka. Bamuzanye yapfuye. Abari bari kubirukankana nta bundi bugome kwaro kugira ngo barebe ko bagaruza ibyabo. Yashikurira ati twibye ubunyobwa kugira ngo tugure bote zo gukina na football. Bote z'ubugoryi none yapfuye. Yaje kubwira mama we Aisha It's all my fault, mama byose n'amakosa yanjye. I killed him. Birasa nk'ari njye wamwishe kuko ninjye wazanye igitekerezo ngo cyuko dukeneye bote. Yambira mama we Chiko imeze neza. I'm gonna be good now, man. Diko de Nascimento yararize. I'm good in school. Ati mama ubu ngubu ngiye kuba umwana mwiza ntago nzongera gukora amakosa ndetse nibande no kubyerekeranye no kwiga gusa nta kindi. Mwana niko yabwiye mama we ubu ngiye kwibanda ku makayi gusa no kwiga nta kindi. Mwana yaje kuryama agashuti kabajyaga bakina kabo. Imana yakakuye. Papa anafite ikarita iriho nimero z'umugabo ufite academy yamubwiye aturiya mwana wawe Pele namubonye cyangwa se Diko de Nascimento uramutse ufite gahunda wazamuhamagara. De Brito, football scout.
mama afata ya karita iriho nimero arayibika. Ntago bahamagaye uwo mugabo ngo ajyane umwana ajye kwiga football akiri muto azakura ari yakina nk'umunyamwuga, ahubwo uriya mwana azajya ava ku ishuri mujye mujyana mujye gukoropana amatuwarete aho kugira ngo umujyane mu bya football ntacyo bizamumarira. Ntibyatinze papa mu gitondo umwana yavuye ku ishuri birangira aje gukora akazi sakora, dore ni ukujya mu bitaro CHIK yo muri Brazil. Umwana ntago ari ukubaterura umukamuro w'umurwayi uterura na yombo urya nk'ucigatiye igisabo, umukamuro ukawujyana neza. Umwana wo kumuhamagariza ngo mujyane mu academy bamujyanye kujya korana na se muri toilette nyuma akajya kwiga. Umwana yarebye akazi sakora jajajajja. Mama nawe wibuke nakoropera ingo z'abakire iwabo ntago bari bifashije. Umwana yatashye ababaye kwirirwa koropa umukamuro sha w'abarwayi. Barariba bava gusukura ubwiherero bw'abarwayi we na se bakaza hano bakarya. Icyo kurya nta kindi nirindazi ry'ijana nimba atari ibira. No, ni ibira. Nyiri umwana muto had a mango tree just like that. Iwacu hari igiti cy'imyembe kimeze nk'iki. I talk myself. Najyaga nibwira nti Practice. ese nakwitoza gute football? Ring for shooting. Right for finesse. Nagira gutya nkaza ngaca imyembe ku giti cyo mu rugo. Ni papa ari kubwira umwana we. Yabonye umwana afite imana afata umwembe uhiye, papa atangira kumwereka. Papa yoza ari umukinnyi wa football w'umuhanga cyane. Umwana wanjye wambonye papa aramwereka. Gusa umwana football yarayanze. Kuva umwana mugenzi we yabipfiramo icyitwa foot yarakibagiwe. Umwana gaseka ariko ntago agishaka gukina football. Parebonye ko umwana afite imana, wambonye mwana wa nawe fata. Oya ntago mbishaka, ntago abishaka. Warashaka kwibanda ku masomo ye kuva mugenzi we yapfa. Yagera muri karitsiye gasanga babarara bagenzi we, yo niga man umwambitse cobo umuteye mimba. Abararo baracyakina karere ku muhanda, we ntago agishaka gukina karere. Basigayirirwa koropa toilette zo kwa muganga. Katurore mwana akavuye kwa muganga yabonye mu binyamakuru bana banditse bavuga ati abana bafite impano. Hano we na se bamara gukoropa toilette bakagaruka hano. Papa nanone akongera agafata umwembe akereka umwana w'uburyo bakinamo football, aragira ngo arebe ko umwana yazagaruka mu mukino, ariko umwana asa nk'uwihebye. Umwana asa nk'uwihebye kuva mugenzi we yabipfiramo, ntago agishaka kongera gukina football. Gatorore hano hari urwana bita Tomusoni. Mama umwana akongera agasubira muri toilette z'abarwayi. Yaba ari gukora toilette z'abarwayi akireba gutya ni ikibazo. Bamara gukora toilette bakagaruka hano, papa akongera akamwereka uburyo football ikinwamo. Tera hano papa arasquata, ntago yateyemwe imbere ashaka gusa nk'utera mu izamu. Tera umwembe wa kabiri biranga n'abatindi, iyo bigeze saa sita bashaka ahantu hari igiti cy'imyembe bakajya kurya imyembe batishyuye. Mwana arebye hano arabona papa ari gusquata, papa arasquata kugira gutya yumva ari shot riguye muri vuye he. Mwana aranze football kumba umwana yise akosora, se papa wambonye se ndagukosoye. Rwana n'uruhanga, rwana rurarenze. Rwana mukosera mukubitana mishoti. Rwana parongera teramo nawe birigwamo, papa arenze umwana. Muzeka ndenze kucyo hirya cyakure. Wambonye se mwana wa niturije wambonye. Papa reka nze ngwemeze. Umwana atangira gusa nkongera kwishimira gukina football. Yaramaze igihe asa nk'uwarwaye hamuka rya football. Gira gutya kumba umwembe woroshye umwana yashyira ku ivi, umwembe ukahita ushwanyagurika. Mwana we iyoroshye ni control, umwana yashyira ku ivi umwembe ugashwanyagurika. Gira utya bitangiye kuza. Umwana atangira kongera kugaruka mu mavuta ya football. Yari yaranze umukino burundu. Umva wigerageza cyane. Tuza usa nk'uyishimisha gusa. Wikina foot wapanitse wemera nk'uri kwishimisha. Wabyoroheje mbega. Umwana atangira gukina umwembe. Umwembe uye nagwa ukina kuriye wagushwanyagurikiraho. Umwana atangira kwiyoroshya
ndetse imyaka yaragiye aricuma. Uwari mutonya bitaga ngo ni Pele cyangwa se Kiko de Nascimento atangira nawe kumenyera. Umwana asigaye ari umuhanga cyane. Iyo arangije akazi we na se ndetse n'ishuri araza hano bagakina imyembe. Ukina umwembe amanota kuri yibaze yageze kuri baro nini. Nawe byibaze. Umwana yakomeje yikinira umwembe na se. Umwembe nimba utera kabiri do cya gatatu ntibibaho. We na se bafite kontura umwana ugira utya kubita icyitwa gutya harya mu byita garinji. Gera gutya umwana akipasa umwembe. We na se barinze bakura. Umwana nawe akura bakontorora ku mwembe. Bakagenda bagakora amasuku. Bakaza hano bakikinira. Mama yaje hano. Mama mukugera hano igiye kubona umwana wakina umwembe. Abona umwana ukara cyakunda umupira w'amaguru. Wera akina umwana muto nubwo asanga nk'uwabiretse aracyawukunda. Mama yabitekerejeho abona umwana wakunda umupira w'amaguru ufite n'uburyo akontororamo. N'umwana wibereye mu cyaro. Mama yaraje bitekerezaho. Arangije reba za nimero bahawe n'umugabo ufite academy muri Santos ni ikipe. Afata abana bakiri batakabatoza mpaka bakuze. Yaramuhamagaye. Maze kumuhamagara byagenze ute? Umwana dore ukuntu atera umwembe, atera umwembe jongera umwana yihindukiza. Mama yahamagaye umugabo wabonye umwana wanjye burya akina umwembe muga. Nabibonye. Mwana wagira urutya. Shoti kandi umwembe nushwanyagurike paka mu kidobo. Nuri yawutere nubwo uri hejuru. Hano vayo. Papa hari akari kure. Gerageza. Tera gutya raskwata. Biranga. We na se nibi biberamo. Ntari bimwana. Baratashye. With your feet. Tomorrow I'll just head down there. Ejo nzabikora papa ntugire ikibazo. Ejo turagize akazi nzabikora na se barangije akazi bajya kwishimisha. Chico. Chico. Chico, this is Mr. Valdemar de Brito. Uyu ni Nyakwa de Brito. How would you like to try out for the Santos Football Club? Urabyumva gute ndamutse nkujyanye muri club ya football? Abana bakinira. Babatoza ari cyo bakora gusubyuka nta kindi ukora urya witoza mbega hajye mu byita academy. Numva ariko mu byita sinzi aho mwabikuye. Thank you. Mwana yaremeye nawe bamujyane agende yige football nk'umunyamwuga. You've had enough, Maria. Mwana wanjye wari bihagije. Your brother try on his new pants. Genda ufashe musaza wawe apakire neza agende. Uyu ari hano agiye gusiga mu rugo ajye mu ishuri ryigisha ibijyanye n'imikino ya football. I don't think I can do this, Maria. Maria ubu ntacyo nakora. Maybe I should just say no. Reka hari mbahakanire nigumire hano. Mwana ashaka kwisubira ngo yigumire hano. Mama, I bought you a cake. Yeah, they're giving up a lot for this, aren't they? You're right. We have to be strong for them now. He's only 15, Donjin. He's never even left Bauru. Ati uriya mwana wacu afite imyaka 15 nta namwe yigeze dusiga ngo ajyana ukure ndumva mangayitse mama arahangayitse ko umwana afite imyaka 15 akaba agiye kuvana akagenda. Murumuna we yavuyeyo nawe amaze gusa nk'ukuramo. Anazara muyambira. Mwana agiye mu academy. Okay, time to go. I love you guys. Be good. Go, my friend. You go make us proud. Mbibutsa kandi iyo kipe agiyemo ya niya kera imaze igihe bayita Santos kara academy ka Santos k'ikipe bita Santos na Neymar Junior uriya mubona niyo yavuyemo ajya kujya muri Barca. Iriya ni ikipe yaciyemo ibihangange bikomeye cyane. Neymar nawe niyo yanyuze muri gamba nzi ibintu byinshi nuko mba nijijisha. Ariko mafite amakuru tugaruka ari umwana bamukuye mu cyaro cyakure bamuzana hakuri no mu murwa hafi y'umujyi naho ni mu mujyi Katururi. Mwana wamuzanye mu academy. Mwana wivire mu cyaro wamenyereye karere akina za sinabyaye bamuzanye mu bakina ya mikino igendeye ku mategeko. Ubwo ari muri 56. Execution of proper form and discipline. Number 1. Ndagira ngo ikintu ngomba kubamenyesha mwese mugomba kugera ku mabwiriza football inyuze mu mucyo ndetse na discipline. Whatever primitive style you played at home, forget it.
ati stile yose wakinaga iwanya waturutse ndagira ngo aho ugeze hano mu kademi kacu uyibagirwe. Sasa ukuntu asanga umwana yifitiye stile yavukuye iwabo aho yaturutse barikiniraga sinabyaye karere nta intoki zari zemewe iki, ariko hano barabwiye ati stile ariyo yose uturukanye iwanyu uyibagirwe uyikure mu mutwe dutangire tukwigisha stile yacu nshyashya. Biragorana cyane. Ubu ngubu tugiye gutangira kubigisha tekinike za mbere zikoreshwa n'amakipe yo mu Burayi. Iyi niyo mikino navugaga y'inkende nashaka ko mukina hano. Mwana batangira kumuza tekinike za tekinike ze yakinishaga atera marobe iki. Bagiye kubigisha tekinike ngo z'abakinnyi b'i Burayi. Hano bamanitse urutonde buri mukinnyi amenye icyiciro arimo. Hari ikipe y'ababanza y'abantu bakuru, hari ikipe y'abana bato. Yaza kureba yisanze mu ikipe y'ubuto cyane y'abato. yaribonye yamanitse wari gukina mu ikipe y'abana bato ndetse bamwe bato cyane n'abaruta kinana nabo. Nuramuka ukinnye style yawe urabona uburyo tuzatsindwamo. No showmanship, no beating their mark. They just mastered the formations. Mwana akinaga Santos FC yaje anatangira kureba hano ukuntu bereka imikino yabaye nawe ukigiraho. Mwana akareba abandi bakinnyi babanzamo bababaye agaciro babameze neza hirya. Bamwicije kuri televiziyo areba ukuntu abandi bakina b'Iburayi nawe yigana b'Iburayi. Kandi umwana nifuza kwigana b'Iburayi we yifuza gukina nka ubwe. Sasa ukuriye kano academy ka Santos yaza hano yareba mu masaje abandi yo baryamye wa mwana araza agatangira kwiga gutera mu izamu. Iyo ateye mu buryo bari kumutoza muri minsi biramunanira. Uyu mwana ntago amenyereye tekinike z'abanyaburayi. We yifuza gukina football yiwabo ku ivuko. Mane twagiye mwana twagiye. Sano penalty batoza uburyo bateramo za penalty. Gusa afite uburyo babatoje batugomba guteramo penalty, nagomba kuzana tekinike zawe zo mu cyaro. Mwana yatera kamurura. Yatera ibyo bakoce bamwiyishe kamurura. We yari ifitiye tekinike ziwabo yakoreshaga zitagira limite gitangira z'abarara, ariko hano byaramunaniye. Yaza kuryama karira aho yaturutse bamwitaga Kizigenza. Yavuye wabo mubwiye ati mwana wanjye genda uzaduhesha ishema, ariko ageze hano biramunaniye kubera ibindi bintu bashaka kumwinjizamo, ndetse kugira ngo ariko aricyo byatanga umwana byageze gutya aravuga ati aho kugira ngo nkine ibintu ntashoboye buriya biba byiza iyo ubonye ko ikintu kikunaniye ukakivamo. Umwana abonye bimunaniye azinga ibikapu bye acaho subiye iwacu. Hano imikino bari kumubwira gukina ntago yimenyereye y'Iburayi. Mwibutsa imikino bakinaga kera ntago ariyo muri iyi minsi bakina. Usanga ni pasi imwe pasi zingahe, nta bintu byinshi by'amarobe nka bya bindi babonye byo gushyira ku ntugu ku matuza, wasangaga ari bike cyane muri iyi myaka. So soon? Mr. De Brito. Yakwa De Brito. Urakora cyane. I was going to ask the same. Ninjye warigiye kubaza ahubwo icyo kibazo urakora cyane. Umukuru wa academy yabonye n'umwana yaramukurikiranaga yabonaga ishyaka afite yaramukurikiye. Njyewe nkurikije uburyo nyina mo style yanjye ntago nakina nk'abari abasore bandi ibyo bari kumbwira ngo nyine. And what's wrong with that? None ikibazo ufite ni iki? No. What's wrong with not playing the way the other guys do? None ikibazo ufite ni iki nimba utakina nk'abari abasore bandi kuki udakina ibyawe? It is primitive. It has a long and rich history. Then why is coach hate it? Atumambwira umwana we uriya mukino ukina n'iriya style ukina ni style ifite amateka ambaye kuki utari ukina. The beginning of the 16th century. Ati uriya mukino ukina watangiye ndetse iriya style ukoresha atangiye mu kinyejana cya 16. Nyakwa De Brito mbwira ukuntu umukino watangiye. Sasa uno mwana style akoresha akina mu football ngo ni style yatangiye mu kinyejana cya 16. Muze yatangiye kumuganiriza. Tell me. Mbwira. Muze style umwana akinisha arayizi. Like I was saying. Nuko nabikubwiye. It was the beginning of the 16th. Mwana wanjye iriya style ukinisha rero yatangiye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16. Arabimubwira. Portuguese arrived in Brazil with African slaves. Ati icyo gihe abazungu b'abakoloni bari baje gukoloniza Brazil, bazana abacakara abanyafrika bari bazanye babazana inama muri Brazil baje kubakoloniza. Brazil yabagamo abazungu icyo gihe gusa. Gusa abanyafrika bari bakomeye. Baze gucika abazungu. To protect themselves, the runaway slaves called upon the Chinga. Ati
abo bacakara baje gucika abazungu babakolonizaga bari baraturutse muri Afurika. Ndagira ngo ukurikire filime kugira ngo hano iyo bigeze batangiye kuvuga kuri Afurika numva nishimye cyane, ngafata na pose ngatuza nkababwira ni mutega amatwi none mbasobanure nitonze nta guhubuka. Ati abacakara ukuntu byagenze biti, ati abazungu icyo gihe babaga muri Brazil baje kuza muri Afurika bafata abacakara babirabura babazana muri Brazil. Atari ko abanyafurika bageze muri Brazil uko bari bakomeye cyane, abanyafurika bari turi bisore sinzi mutonye mbona ngo baje gucika abazungu bajya kuba mu ishyamba ngo mu rwego rwo kugira ngo babashe kwirinda umuzungu mu gihe yabataka aje kubasubiza mu bucakara, ngo baje kuvumbura tekinike bazajya bakoresha barwanya umuzungu ari bitaga Jiga. The foundation of capoeira. Ati iyo tekinike bitaga Jiga niyo yaje kuba inkomoko ya capoeira. Wabyumvisha bavuga ngo capoeira ni nyabanyabrazil. Capoeira yavumbuwe n'abacakara babirabura bari baraturutse muri Afurika, bivuze ngo capoeira ni tekinike y'abirabura si y'abanyabrazil. The martial art yaje kuvumburamo martial arts cyangwa se imirwanire, imikino njyarugamba. and slavery was finally abolished. Atariko byaje kugira ubucakara burarangira Of the jungle. baza kuva mu ishyamba. Capoeira was outlawed throughout the land. Capoeira icyo gihe yaje kugenda iramamara izenguruka hirya no hino mu gihugu, gusa ngo capoeira nayo ubwayo yaturukaga ku cyitwa Jiga. This football. There's a perfect way to practice the Jinga. Ati kugira ngo iyo nababwiye Jiga ni Jinga. Ati iyo tekinike yabo bitaga Jinga ubucakara umaze kurangira baje none gutangira kuyikinisha football. Abanyabrazil iyo tekinike yaragiye yamamara hirya no hino ijyanye n'imirwanire. None football ahiziye batangira no gukoresha tekinike bitaga Jinga bayikoresha mu kibuga muri football. Ari wasanga umuntu akubita amaromba magarinci byose bisa nk'ibijyanye na capoeira. Murabizi. For long, the Jinga evolved, adapted, until it was no longer just ours. Ati ayo Jinga yo style twari twavumbuye buryo bakinamo football ijyanye n'imikino njyarugamba y'imikubitire yaje kwamamara cyane ndetse iragenda iduhesha ishema nk'abanyabrazil cyane. Within all Brazilians. Muri Brazil hose iragenda iramenyekana ko ariko dukina. Most believed our Jinga style. Ati ubwo habaga igikombe cy'isi cyo mu 1950 abanyabrazil bose bizeraga ko iyo tekinike yacu ya Jinga ayo yamacenga wasanga busanga bari aba Ronaldinho bateraga ari abatera arana amastyle ni atkomoka kuri Jinga, ni tekinike yambaye cyane usanga atandukanye n'andi matekinike y'abandi bakina mu bindi bihugu. To blame for the loss and turned against anything associated with our African heritage. Ati icyo gihe Brazil imaze gutsindwa kubera yari yakoresheje tekinike ya Jinga mu kibuga bakabona barayitsinze, abanyabrazil batangiye kubura icyizere ndetse bibagirwa gakondo cyangwa se karande n'umurage twari twarahawe n'abakurambere bacu bakomoka muri Afurika. Ya tekinike dutangira kuyiburira agaciro, aribwo batangiye kuvuga ngo reka tujye dutoza abana bacu style ikomoka mu Burayi, kuko babonaga Brazil yarakinnye iratsindwa kandi yakoresheje ya tekinike Jinga. From your play, we've been trying to remove it from ourselves as a people ever since. Ati gwera icyo gihe kuva abanyaburayi badutsinda turi ku gikombe cya finali cyo mu 1950 twatangiye kwiyambura tekinike yacu ya Jinga, gutangira kwadupta cyangwa se kugenda dufata tekinike z'abari abantu bakomoka mu Burayi. Iyacu ya Jinga turayanga burundu. Sasa ari kubwira umwana Very strong in you, Jigo. So you can either show us what happens when you have the courage. Umva mubwire wa mwana weho nimba wumva ko tekinike yawe ari ukugaragaza ko ugikiye Jinga ya tekinike ya kera bita Jinga, genda aba ari ukina kandi ibyo biraza gusaba umuhate. Ese umuhate bigenda gute ufite wa mwana we? To embrace who you truly are. Iyo ufite umuhate wemera uri ukiyakira aho kugira ngo ubahunge, genda ubereke ko wiyakiriye, ubereke na tekinike yawe ukoresha pana kwigana abandi. Wibahunga subira mu academy, ni nyira academy mubwiye genda wereke coach umwereke uri we aho kugira ngo umungu utamweretse n'uri we. Agenda umwereke style yawe ya Jinga y'abakurambere we kari ukoresha utazigira unayireka. Katurore umwana coach aramubwiye gare moshi yarije ngimufata umujyane mu cyaro, yanyuzeho umwana arayireka. Turi muri Santos na kaji gafite n'ikipe yitwa Santos, nuko mva Kigali ni AS Kigali bazamarina ukamenya ko ari hakurya. Barakwereka Santos yaje gukina n'indi kipe munsi coach afayo kipe ya Santos yari indi kipe byari byakinnye, indi kipe byari byakinnye Santos
Santos bayiteye bitatu. Bijafata baro barasifura waraririye. Bamuje gukina tekinike biramuvangira, tekinike yindi yasanze hano iramuvangira. Muzehe yamuciriye siri nyirakadema tuwa mwana wakoze ibyo nakubwiye. Mwana niyumva. Mwana yafata baro biranga. Ari gukina football y'abanyaburayi. Ntago ari kwiyakira ngo akine ibi murimo. Kubera ko cyamubwiye ati tufate iby'abanyaburayi. Ariyo muri minsi usanga wa muginga uri inkoko akina football nakwigishije. Yari kumwigisha tekinike z'abanyaburayi. No muri minsi nabonye namwe arataye umuco musige mwarafashe w'abanyaburayi. Arongera areba muzehe. Kubona muzehe atangira kumubona papa we. Papa yamwigisha gukinisha umwembe. Uyu mwana ni umuhanga cyane. Muzehe yamubwiye ati iyakire weho uri we ugaragaza tekinike ufite nta mpamvu yo gukina ibitakurimo cyangwa iby'abandi. Bereka uri we. Byangwa baberetse uri we. Mwana abona bariraje shyira ku gatuza uko shyira ku gatuza umwembe. Tangira kontra baro kwa kontra umwembe robe. Ubundi binago byari byeme muri football ya kera nago byapfaga aho. Nabonaga babikora. Arongera arayifunga. Asebye umugabo mutera mimba. Wa mwana byo nago nabikwigishije. Wori coach dore mimba. Nira nisebanye gutera umugabo wawe mimba umusa nk'umuteye inda umugize umugore. Aro manukano. Yarareba muzehe. Mwana gerana mu rubuga rw'amayi nabona bamutangiriye ni benshi. Zamura bare. Zamura hejuru. Tangira kwibuka baba buryo bamubwiraga ati mwana wanjye kubita umwembe. Garinci arayibona hejuru. Barakayegeranya na ya myembe se yamwerekaga mu giti. Arababara ni benshi bamugose. Abazungu barariba. Uriya mwana birako twabimuje tutayimutoje. Arazamuka. Kirabiranya arabacabiranya. Muri 90 igitego babateye bitatu. Barongera baratangira icyo ni icyambere. Saza byukora twemeje. Tekinike babujije umwana ari kuyikora neza cyane. Katurore mwana fatana umunsi urarenze bamupingaga. Bamukinga. Get over here. Weba ukano warwana we. Coach aramuhamagaye. Ni kocha. What the hell was that? Warwana biri ukoze byari biki? I'm sorry. Umbabarire. Genda wongera bikore wa mwana we. Coach yabonye birya. Nimba bira bintu bikora genda wongera bikore. Umwana avuye none arashyigikiye na coach aremeye. Umwana sibyo nakubwira gasumweretse uri we. Umwana avuye na baro. Aratangira zamura bara abagabo arabasebya. Ririya ni hoterwa kuroba umugabo mugenzi wawe ni hoterwa. Ni hotera abanyuramo. Cenga. Tutego twubwegera mwana rwose n'umuhanga cyane. Muri 90 ibitego bine hakurino mu binyamakuru mwana yatangiye kujyamo bamugarukaho. Zito midfielder. Hariya shane we bambwiye ukina hagati. Ninje. You know the best part of scoring 4 goals? Shawa mwana urumuhanga cyane hano baratubwiye. You get to run out and bring me coffee. So kugenda unzanira ikawa mugingo n'ubwo urumuhatari. Abo nabo mu academy. Usanga ari ngabungirije coach abaganga. Put some gas into it, huh? Bawo kwa mugingo wirukanka. Niwe mwana mutubara mutumaga gusa yagera mu kibuga agakora ibitangaza. Amakipe ni menshi bagiye bahura umwana akazana ya tekinike bari baranze bitaga Jinga. Jinga uramubona ni Jinga nuko yakoraga. Nibyo ubona muri minsi basigaye bakina. Ubundi mbere nibyabagaho. Papa mukabaro wa umwana wanjye we. Wa umwana wanjye mumindi byeri. Mama ari hano. Umwana ntago ajya aryama yararaga yitoza. Muzehe akarara mureba. Umwana yari afite ishyaka. Abandi bajyaga kuryama biriwe muri match. Wakaza afite ishyaka. Ubuse nabyita nk'iryande muri football yina. Afite ishyaka nk'irya cyagabi cyo muri polisi. Gaba urika kugereho. Na Rwagabi rugira ishyaka buriya cyarwandika ku kazi. Fabrice bakongera bakavayo. Everyone eager to watch the 15-year-old phenom and his magical style of play. Mikino ni byinshi bagiye bakira umwana gusa nk'ugaro ya tekinike bita Jinga. Brazil yari maze kurambirwa iyo tekinike batakiyikoresha. Umwana yayigaruye kumva mu cyaro dore kuraca mu bagabo. Papa bari kumwumva kuri radio n'umwana wanjye we. Wano umwana wanjye. Papa gasara mu mindi byera naza zishyura. Tuyiguye nta kibazo. Yes. Hano twari tubazana ikimashini cyanyu cyo gutekeraho cyacu. Ya nagari yacu. Mama ni impano nkuzaniye kumba umwana yaje kumusura sigatangiye no kwatsa mu rugo. Amafaranga yarabonetse. Yaje kubasura mari bite.
Mwana yagarutse mu rugo. Touch the stove, Maria. Where's the fire? None se umuriro uriye ko kinari cyo gutekera umwana bazana icyo gutekeraho. There is no gas in bottle, right? Ikibazo rero ntago dufite igicupa cya gaze yashizemo. We can just use it. Umwana bazanira ukwiziniyeri ariko nta gaze irimo. Harako yabazaniye. It's a radio. Iyo ni radio nguzaniye papa. Wenda yizi wa muginga we. Oh no. Mujye mwumva imikino yanjye. My house. Listen to your games. Numva umukino wawe. Trying to give your mother a heart attack. Ntago nakumva umukino wakinnye mwana wanjye wandwaza umutima. Mama buriya yari kumva umupira umwana we yakinnye kumva umwana yatsinzwe bishobora gutuma mama arwara umutima. Abagore nawe urabazi. Ntago nakumva umukino wa mwana wanjye narwara umutima. Calma, Maria. Maria ngwino hano. There's no. Abo kana kitwa Maria kitiranwa na cya Marirene. Cyo mu Gatsata. Disappointing. Radio Bandeirantes announces the list of invitations to the national selection. Ati ubu ngubu bagiye gutangaza urutonde rw'abakinnyi bazahagarira ikipe ya Brazil mu gikombe cy'isi. Sasa bari bagiye guhamagara urutonde bagiye kuruhamagara rwo bazakina igikombe cy'isi. Umwana yasuye umuryango we wabo, reka twumve. Two of our very best pro players to represent Brazil in the 1958 World. Ubu bagiye guhamagara abakinnyi b'inararibonye bazahagarira Brazil mu 1958. Ati ngiye rwose mfite imyaka 16 ntago bazahamagara mu gikombe cy'isi niko umwana yavuze. Wafite 16 bashobora kutamuhamagara. Hano tugiye guhamagara abakinnyi bazahagarira Brazil mu mukino w'igikombe cy'isi muri 58. Baje guhamagara bagiye gusoma urutonde. Barigane nibo barusoma na Mustafa urabazi ku munwa. Vidic azaba arimo. Ndi ku kazi arimo. Barabahamagaye. Celesite, Savio Nshuti, Rwatubyaye watuyobye twaramubuze. Ndetse na Nascimento Jiku umwana baramuhamagaye imyaka 16. Baramuhamagaye umwana kiramo n'ubwoba. Afite imyaka 16 umugambi bazakina igikombe cy'isi. Mama Vayo. Urarwaye mwana wa? Nawe yaratitiye. Kumva amuhamagaye cyamuteye ubwoba. Top scorer gets coffee. The youngest player gets lunch. Man nabyumvishe ku muhanda niga yanjye ngo baguhamagaye nk'umwana ufite 16 uzakina igikombe cy'isi. Santos traditions. Habura umwaka kumwe igikombe cy'isi kibe. You think maybe Zito was making them up? Ayo gara bwa bushuti bwo muri quartier bwa kera. But man, that's incredible. You're playing with Zito in the pro team. It's not the same. Ati man birashimishe cyane turishimye kuba wahamagawe. I miss Thiago. Nkumbuye Chani. Me too. Nanjye. Where's Fofinho? Ese Fofinho ari he? Cya kintu cyari kibyibushye bakitaga Fofinho. We robbed the store. Harantu twagiye kwiba. Iki? I got away, but Fofinho got 1 year in jail. Ati ngiye nabashe kubacika ubwo twe twagiye kwiba ariko polisi yadufashe Fofinho bamukatira umwaka umwe muri gereza kimwe cyari kibyibushye. Yuri. I know. Ndabizi ni bibi. You know how things go around here. Ariko nawe nyine urabizi ku mihanda ya hano manu ukuntu bigenda turiba na akantu gasanzwe nta nka twaciye amabere musaza. I still can't believe. Abagenzi bese ku manda baracyari birarasusho na musaza. Turacyari babandi waratwibagiwe. Se Badox ni yiba kugira abone aya studio. Bibaho. Oh. Baraganira. Bagenzi be yasize baracyari birara. Umwana bamuhamagaye mu gikombe cy'isi ku myaka ya 16. We become ashamed. The spirit of our people is dying. Ati mwana wanjye nkubwisha ukuri icyo nakwita nk'umwuka cyangwa se ishyaka ry'abaturage bacu b'igihugu cyacu risa nkaho ryapfuye mu byerekeranye na football. But now you can change all that. Ariko byose wabihindura mwana wa. I had Yuri stitch it on for you. Hano arakona kudodeye. Yari yamudodeye agashati kamwe yakinisha gakere yandikaho Pere. Gafati. Those rich kids called me to make fun of me. Papa nawe utangiye kunyita rwa ruzina abana banyitaga banserereza mbega rukuntu ubona umukinnyi atazi gukina. Wabona atazi gukina ukajya mubwira ati mwana uzi gukina nka Ibrahimovic mbega usa nk'uri kumuvugiraho tu cyangwa wabona umuntu utazi gusobanura ukavuga ati gusobanura nka Rocky ariko nyine ubusa nk'uri kumukiniraho. Sasa umwana we bamwitaga ati wa mwana ukina nka Pere yabwiye ati papa nawe utangiye kunyuzura nk'abana banyitaga Pere kandi ntashoboye. No. Uyu ntago ari Pere. Called you when they saw you play with Jinga. When I saw you had something I did not. Mwana wanje nakubonye uri gukina tekinike bita Jinga kandi ngiye yarigeze kunaniraho mbona ko wakoze ikintu gyambaye cyane. Years ago, Jiko. Imyaka myinshi yahise Jiko. When I first became a professional footballer. Ubwo yaramaze kumagara ngo njye gukina nk'umukinnyi mpuzamahanga rwose umunyamwuga. Play with Jinga so beautiful. Ati gukina Jinga byari byiza cyane. Brazilians were rocked with pride.
But when I finally got my shot, I was filled with doubt. Ati ubwo nari ndi gukina naje guhuzagurika ndavuga ati nyine jinga cyangwa se nyikine ndahuzagurika bituma bamvuna. Because I stopped believing. None se byagenze gute? Ati impamvu bamvunye nuko nerekeyo kwizera. Yarahuzaguritse baramuvuna. Nawe yakinaga jinga ni papa we. Ariko icyabuze nuko yerekeyo kwizera. Doubt can turn a beautiful jinga move into a dangerous one. Ati iburiya zira tekinike dukinisha muri jinga ni tekinike mbi cyane umuntu kukuvuna biramworohera cyane. Biri umuntu aba yicengesha ashaka kunyura mu bantu batanu yicengesha. Kukuvuna ngo biroroha cyane. Niyo tekinike ya jinga. Ati na tekinike nubwo ari nziza ni nambi cyane. Papa nikamubwiye nawe yabayeho umukinnyi arabyumva. Umwana yasezeye se asubire mu academy bitegure bafite igikombe cy'isi bagomba kujyamo cyo muri 58 Katurori. Mwana yaje gutega hano asubireyo. Mwana asigaye abikora neza cyane ndetse ari gutera umuryango ishema. Papa nawe mukurikiranye muri quartier kwa Sakisa nakurikiranye match. Aba betting. Katurori yafashe urugendo asubire mu mujyi. Stay strong, my friend. Mwana wanjye uzakomeza ukomere. Tugaruke Rio de Janeiro muri 57 haburaga umwaka w'igikombe cy'isi kibi. Habura umwaka bahamagaraga ikipe izakina igikombe cy'isi bakaba bayitoza bayitaho. Mwana wamuze muri Rio de Janeiro mu rwa mukuru. Abakinnyi bari kunywa kantu hano bose barahari. Makipe yawe yumva fatano mukomeze muryoherwe. Hano ari umukinnyi w'umusinzi. We dore hariya dododo. Baramubonye. N'umwana mutari ko yaramaze kubaka izina. Baramuzi. So you're the kid that thinks you can dribble like me, huh? Wa mwana niwe shanja numva ngo usigaye ukina football ngo ukiyumva nka wahangana nanjye. Sasa yakinaga ikipe bita De Santos iyo byageze mu gikombe cy'isi ugiye gura n'abandi bakinnyi ukubita n'abandi bakinnyi Kigali we nimbavu igisenyi mugahura mu ikipe imwe. Sasa niwe yaje gura n'abandi bakinnyi bakomoka mu yindi migi itandukanye igize igihugu. Nawe cyangwa ko wakina nkanje sha wakana we. Then you've got style. Nabonye ufite style nziza wa mwana uri umuhanga. This is Castillo. Uyu ni Castillo. Bite. Mauro. Uyu nguyu ni Vidic niko yihimba ariko ubundi ni Faustini. Vava. Uriya nawe yita Vava ariko ubundi amazina nyakuri ni inshuti Savio. Basigaye afite utazina biyita. Baraseka. And Didi. Uyu nawe yitwa Didi ariko ubundi ndi ku kazi na Gabi. Wa mwana tuzabonane kuri bench sasa ndagera kurikira filime. Abakinnyi asanze batanye babwira ati Petit tuzabonane kuri bench wicaye kuri bench twe twabanjemo batangiye kumutega bench abakinnyi bagenzi be. Bench gute se? There's your competition. Umva umuntu mukina ku mwanya umwe dore nguriya. Good luck convincing coach to start you over him. Yaramubonye. Uyaramubona wabahanganye ku mwanya mu ikipe y'igihugu ari amavere kumwira gazarya bench ni rwana rwamwise pere bwa mbere. It's José Tafini. Uriya ni José Tafini yo ndamuzi uriya twarakuranye José Tafini niwe bahanganye ku mwanya. Yeah. Yego. But he goes by Mazzola. Gusa muri misi yita Mazzola. He's just like the legendary Italian striker. Asigaye yita nko wa mwataka wo mu Butaliyani witaga Mazzola nawe asigaye yita Mazzola. Mbega nkakuri usanga Faustini atakitwa Faustini usenga Imana ahubwo asigaye avuga ngo nitwa Vidic. Sasa nuriya afite ubundi uzina yitwa ariko yeregeza hano yita ngo nitwa Mazzola kugira yitire wa mukinnyi wundi ukaze. Well, my family is Italian and I was trained in that style of play. Nyine umuryango wanjye kubera abataliyani nanjye banyigishije style ni wa wundi wita Mazzola banyigishije style y'abakina nk'abataliyani ni Mazzola. So I'm confident I will bring some of the sophistication and class. Ndetse rwose mfite icyizere ko nanjye nzagara umuco mu byerekeranye na football ya kera mu bijyanye n'umukino tuzakina. Uyu mwana umuntu bahanganiye umwanya buriya kugira umuntu muhanganiye umwanya mukina umwanya umwe ari umuhanga cyane kugira uzabone match ukina uhora ku gatebe mpaka. Uyu mwana umuntu ihangane ni ukuri ntago naba nka bamwe bababeshya. Do you really think your Jinga style will hold up against the Europeans? Ese Garincha urakeka iyo style yawe ukinisha ya Jinga izangana na style y'abanyaburayi? Uyu musore mwita Garincha. Niko bamwitaga Garincha niwe yaturutse iryo jambo Garincha biva kuri Garincha. I don't see what's so bad about Jinga. Ubundi Jinga ibatwaye iki? Bamwaka mikoro kapiteni w'ikipe y'igihugu mwaka mikoro. Umva mwihangane mwana. Wants to relive 1950.
I can assure you that this team will be civilized both on and off. Ndabizi rwose tekinike ya Jinga mu 1950 yatsindishije ikipe y'igihugu, ariko ndabasezerana ko ikipe izakina umukino ugezweho w'abanyaburayi unarenze wabo, ariko ibya Jinga ntabirimo. Coach Jinga ntago yishaka. Bakomeza kwifotoreza kuri ba bakinnyi b'ibyamamare harimo witwa Mazola, akina umwanya umwe n'uwo wa mwana kugira ngo uzabone umukino. Umwanya ukina umuntu w'umuhanga cyane babigoye. Bagapfukiranye ni nakagufi ni kanagaragara. President spoke those words to me this President uyu munsi yamagaye arambwira ngo rwose tuzagira ishyaka mu kibuga. President yarabahamagaraga ikipe ya Brazil tuzayishishamo igihugu. This team, my team, iyi kipe ndetse ikipe yanjye, unlike those of the past, would not make fools of ourselves and Brazil. Ntituzagere mu mukino w'igikombe cy'isi ngo twisebye dusebye n'igihugu cyacu, sibyo? You may be 16 years old, but you're now a spokesman for this great nation. Ati wa mwana nubwo ufite imyaka 16 ndagira ngo umbwire ko ufite inshingano zikomeye cyane zo guheshishamo igihugu cyawe, ugomba kwitwara neza. Jinga style might have worked for you back in Santos, but it will not. Ati wenda iriya style wakoreshaga ya Jinga ishobora kuba yaragufashaga ukina mu cyaro muri Santos, ariko hano ntabwo ikorera gukinira igihugu ku rwego mpuzamahanga. Ariko umva It won't happen. mbwira ko utazakina iyo tekinike ya Jinga nitugera mu gikombe cy'isi. Yego ntabwo nzayikina. Yes, ntabwo nzabikina rwose. Iriya tekinike ya Jinga ntabwo nzayikina. Umwana batangira kumukuramo style murimo, bashaka kumwinjizamo style y'abanyaburayi and some proper clothes. Mwana bamukuyemo style ngo ntazayikine. Uwo ni coach. To insider reports, Coach Viola is struggling with his new recruits during their first month of practices. But since fans called for replacing virtually the entire team after the disaster of 1950 and ati tukaba twakiriye amakuru avuga ko coach w'ikipe ya Brazil ngakomeje gutoza abakinnyi be kugira ngo basibaye icyuho ndetse amahano yakozwe n'ikipe ya Brazil yakinnye igikombe cy'isi cyo mu 1950. Manega Richa and the youngster Chico Nascimento. Ati gusa iyo kipe irimo yitwa Garincha ndetse na Chico Nascimento bakomeje gukina ya tekiniki isa nk'ari ya kera bita Jinga. Abo sinzi nimba bazayivaho nkuko coach abivuga. Amakuru barayumva, batangiye kwitoza. Urabizi igikombe cy'isi yo cyegereje, tize ziba nyinshi cyane, imyitozo iba myinshi. Niyo haba habura umwaka mukomeza kwitoza mwiteguye icyo gikombe cy'isi. Murabizi sorry, ntago mubizi, ntago murakijyamo. Basereka mvuga icy'Afurika cyangwa kani. You're not listening. I'm talking about the way others see us and how we play. Then how do you account for the reports of the team playing lousy in practices? Certain players still are not up to the None urabivuga iki ibyerekeranye n'ikipe yanyu? Ikipe yanyu bashi kubaza cya Mazura, ikipe yanyu urayibona gute n'abakinnyi muri gukinana? Urabona igikombe muzagitwara? Wumve rwa Mazura amagambo rwavuze ati nubwo ikipe yacu ikomeye ariko harimo abakinnyi batari kuri standard yo gukina ku rwego mpuzamahanga. Muginga ari gusebya ikipe yabo. Mbega arasa nk'uvuga kare yitaga ngo ni Pele, bona ko ari ku rwego rwo gukina ku ikipe ku rwego mpuzamahanga. Please hano yiturije. What if we just didn't get it right in 50? Turashaka kudushyiramo tekiniki itaturimo. Arabwira Garincha. All I know is that coach picks. Ikintu wa kera bitaga Garincha muri Brazil, ari we ngo wateraga amagarincha menshi, niyo mpamvu umuntu asigaye atera area shot mukavuga ngo ni Garincha, niyo byakomotseho. Bamwitaga Garincha. No, it's just my dad. Your dad what? Ati nangira tekinike n'ubundi ntera ubwoba ntazamera nka papa. Nako byibagirwe. Nibuke papa no wakinaga Jinga, ariko papa yaramubwiye ati iriya tekinike Jinga iyo uyikinnye ni tekinike bishobora kuba yakubera mbi cyane kugira ngo uvunike, kuko gusaba gucenga cyane n'ubuntu bwinshi, ubutendo bwinshi mu kibuga bishobora kukuvuna. Baje hano gukina n'indi kipe, indi kipe bakinnye, kipe ya mbere bakinnye Mazola rwose urumuhanga cyane. Mazola baramushimagiza, akora ibyo coach ashaka. Gusa n'umwana we ntago ashaka gukina tekinike y'abanyaburayi, afite tekinike ijyanye n'umuco w'iwabo. Gusa iyo atari kuyikina akora amahano, iyo atari gukina tekinike y'iwabo akora amahano. Tera takereza igafata ubusa. Urarwana ubundi barujyanaga. Yannick buriya yajyagaye koko. Yannick bamuje gukina disi tekinike wamenyereye. Mwana reba hano, fasha baro, tangira kuba meditara babara. Aranze arambiwe agasuzuguro ko gukinishwa ibyo adashaka. Yannick afata icyemezo, tangira ya tekinike ya Jinga arayitangira. Garincha aramukurikira, mwana atangira ya tekinike ye, aroba abagabo kugera hano bamuvuna ivi.
bamuvuna mu ivi. Iriya tekinike ni mbi cyane, igusaba gucenga cyane. Yannick ivi ntago byagenze neza, ntago byagenze neza hasi, kandi igikombe kiregereje, igikombe cy'isi kiregereje. Mu myitozo niyo yavunikiye, wari wa mukino usa nkaho ari uwa gicuti wo kugira ngo barebe icyo bazakora. Umwana yavunitse ivi, katurori ivi ryaravunitse. Yarafashe icyemezo ko ya tekinike ya jinga ajya ku mbago. Ese Jiko umeze neza? I had a small collision. Ntago meze neza. What do you mean? Ushaka kuvuga iki mwana wanjye? Yamagaye mu rugo. Jiko. It's my knee. Ivi ryanjye ryavunitse. Mama arabyumva. Mama ubu ngubu ntabwo nzi neza igihe nzongera kugarukira mu kibuga ngo nyine, kandi igikombe cy'isi kiregereje. Nari kuba narigumiye mu ishuri kuza muri football. Vidic Faustin yatangiye kwibicuza impamvu yavuye mu ishuri akajya muri football, none ivi barivunye. Jiko, we made that choice together. Uwo mwanzuro twawufashe turi kumwe nawe mwana wanjye, ntago ari wowe ufashe wenyine. Mama yatangiye kumvisha Faustin Vidic ku mwanzuro bawufatanye. Hari igihe bigeze ku kivuna cya Vidic kiriheba cya Jiko, mama yatangiye kugikomeza. Mwana wanjye uwo mwanzuro ntago ari wowe ufashe gusa, twarawufatanye. And it was the right choice. Kandi kwari guhitamo kwiza kugira ngo ujye muri football. Faustin amaze kwiba batangiye kumukomeza. No matter what. Uko byambera kose. Mama. Mwana wabo avunitse ivi. Faustin bamuvunnye ivi, igikombe cy'isi cyari cyegereje. Mbega bimeze nka bya bindi avuga ngo wakutsa amenyo ibigori byeze. Ikibazo. Ntabwo yishimye, umwana nawe arababaye, avunitse ivi. Na papa we niko byamugendekeye, yavunitse kariyeri yitirangiriraho. Baje kugorora. Let's have a look. Deep breath. Umeka sha. Still too swollen to say. Shaye mwana ntacyo nabatangariza nta cyizere. Keep ice on it for a few days. And then ari mu minsi mike nazababwira mbonye uko bimeze. Maybe next season. Ndabona uyu mwana azakina sezi itaha, iyi sezi atazayikina. Nta cyizere muganga yatanze. Look in Sweden. If he's going. It's too late to replace him now. Ati dushaka undi muntu umusimbura ariwe tujyana muri Sweden. Sweden niho hagomba kubera finali y'igikombe cy'isi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu. Ntago naga ari finali nako mu gikombe cy'isi cyo muri 58 cyagomba kubera muri Sweden, muri Sweden. Start him on rehabilitation. Umva uyu mwana ntago twabona umuntu umusimbura muri kano kanya, kandi kuko amasaha igihe cyaraturenganye, turamujyana uko ameze. Then in 54, shamefully stormed their opponent's locker room with broken bottles after losing in the quarterfinals. The big question now was, could they remake themselves? Well, they brought in coach Vicente Fiola for just that purpose. And the reports we've received have really surprised the world. It appears Brazil hasn't learned their lesson. Earlier this week, we heard about players injuring themselves using that same untrained street style that failed them in 1950. Abanyamakuru nawe urabazi iyo bumvisha igikuba nk'iki cyabaye ngo umukinnyi yavunitse, bariganura bazi ba Mustafa. Ati ubwo umukinnyi rwose yari ari kwitoza Brazil, nubwo bari yazanye amashagaga ngo bazongera rwose bayishema Brazil. Ati mu myitozo twaje kumenya ko umukinnyi yashatse kugarura ya tekinike ya kera imwe yabatsindishe mu 1950 yagerageje kuyigarura bimukoraho ivi rye ryavunitse. Batangiye kubavugira abanyamakuru shawo urabazi. Coach arababara Rigani yaduhagurukiye nyagupfa mu muzimi. Rigani baramuzimya, nta kindi cyamuzimya kiretse ugabanije volume. Na Mustafa na Rwacita. Coach azana natangiye kubavuga. Umwana aragaruye ya tekinike yabatsindishije, n'abandi bakinnyi byabateye ubwoba. Byatinze bafashe indege ihaguruka Rio de Janeiro, ni mu murwa mukuru wa Brazil. Ati Sweden yacu football. Ibi ni byabaye mu 1958 World Cup. Murakaza neza mu gikombe cy'isi muri 1958.
where teams from 16 countries would atano haje ikipe ziturutse mu 16 zije gukina umukino w'igikombe cy'isi finali. Brazil, who only had to play Peru to qualify after Venezuela inexplicably Venezuela abo nimaze kuhagera, practically giving the Brazilians a free pass to the na Brazil n'ubu yahageze, French national team. Abafaransa nabo bahageze, ikipe zo zamanutse, Favored as the home nation Sweden. There they ndetse n'ikipe y'igihugu ya Sweden nayo yamanutse. Nakubwiye ibintu byabayeho ni amateka aba yarabayeho. We mufe mu nzira abakinnyi urabazi kubwibone abanyamakuru igihe badashaka no kumuha amakuru kuko barabiza ari igihe nabo babataramira bakabavuga ibyo batavuze. Well, no one came from outside Europe to ever won the cup in European story. Drew in Mexico or his misfits there will have a change. Nta kipe yadutwara igikombe yabo n'umugabo wo muri Brazil bamutunze mikoro. Ntago azi kuvuga amazori imbere y'itangazamakuru. Gira icyo tubwira ese muraza gutsinda bamwatsina mikoro mazoro ntago azi kuvuga, ariko uriya muginga mazoro utazi kubwira abanyamakuru kuri rwa mazoro rucaho. Barigane bamutunze mikoro buri icyo avuga agasuna kuko arabazi bagira umunwa nabacitana na Mustafa. Uyu nguyu ivi ntago rimeze neza, nuko yavunitse n'ubundi igikombe kigeze bakabura uko bamusimbuza. Amwana ndaza gukoraho ryake, ni muganga w'ikipe, ni muganga wa Rio. Inywa nkwerikesha hano mfite ngeye imiti yambaye cyane ngukubita nubwo abantu babazi kutazongera gukina ngeye mu minsi mike. Cya kiganga cyari shakigira igikabyo njyewe ngukoraho rikaka njyewe winning ball this time. That ball's coming home with me whether they like it or not. Baraganira gusa umwana ameze nabi, bari mu gikombe cy'isi cyatangiye sinzi nimba zakina, nuko babonye igihe cy'abarenganye bakabona wakina. Igikombe cyaratangiye, Brazil yatangiye ikina na Austria, apana Australia, Austria. Brazil umukino wa mbere wakinwe umwana bakiri ku mwunga, bagerageza kumufasha barebe ko yabasha kugenda. Brazil kubwa amahirwe yatsinze Austria yarayiteye. Brazil rwose mu rwego rutunguranye idutunguye yabashe gutsinda ikipe. Bashaba abanyamakuru bagira igikabyo ibatunguye itese ubundi mwari muzi ibyo igomba gukora, yadutunguye rwose igira gutya. Looks a lot better than I expected, but it's still extremely. Uyu mwana rwose So you're clear. ndabona asa nk'uworohewe byihuse cyane birenze uko nabikekaga, nabonaga bizatinda ko yorerwa, ariko ndabona yorohewe, ariko n'ubundi aracyarembye ntago yakina. Excruciatingly painful for him. Umva ngiye mbifashe nkaho uvuze ngo naze mu kibuga mu muhagurutse. Nibi cyane agiye mu kibuga mumuzane mu kibuga, coach asabwa bamuzane mu kibuga nta mikino. First garuka mu kibuga nabyo kwirwaza, Fidici baramugarura. Mwana bakojeje kumwitaho. Mikino cyakinwa. Brazil irakomeza ikina buri munsi. Umwana nta mukino umwe aratera. Barakwereka ari mu itariki 11 Brazil ikina n'Ubwongereza. Leaving 3 of Brazil's starting players injured. Joel, Nino Sani, and striker Jose Altafini, nicknamed Mazzola. Ati Brazil gukina n'Ubwongereza abakinnyi babiri bakomeretse, ndetse no wundi bemeraga cyane Mazzola yakomeretse. Barakinisha ndi. Uwagomba gusimbura Mazzola nuriya mwana Jiko wo bita Pere, none yavunitse. Bose bavunitse barakora iki? And we've just received word that Viola will give the nod to defensive midfield reserve Zito, bandy-legged right winger Garrincha, and 17-year-old Edison Nascimento. Ati abo bakinnyi uko ari babiri bakomeretse bavunikiye mu kibuga, ati coach yatangaje ko baza gusimburwa n'uwitwa Garrincha ndetse undi agasimburwa nande na Jika cyangwa se Diko. Pere nawe agiye gukina. Katururi. Mwana myaka 17 papa arabyumva mu kabari, mwana yagiye gukina igikombe cyiza. Papa byaramurenze. Gusa arabizi umwana afite imvune. Warware yaguruka umwana ageze nubwo batangira kuvunja. Kwempurimo. Fayo, mwana wamuzanye mu kibuga. You gotta stand up straight. Warwane yagarara wemye neza kandi ugomba gukina. Mwana Fayo, yifitiye n'ubwoba, akagurura gukaramira neza. Gusa uwo bakina ku mwanya umwe we yavunitse birenze ibye. Mbega agomba gupfa kujya mu kibuga, buza umurongo funga rasi. Tarafunga rasi baramagurutse. Wa mwana akaguruka ugakinisha witonze, karacyafite intege nkeya. Sibyo Faustin? Ndabyumva. Ni rwa Vidic. Ndabyumva ye. Faustin Fayo. Faustin wibuke yari yiviriye mu cyaro, nta nubwo yaramenyere gukinira ahantu hagari.
dore ingaraza muri stade za muri stade ni hano twatangiriye filime mu gikombe cy'isi 58 nuko bari badusubije inyuma ngo batwereke inzira Faustin yanyuze Vidici mbere yuko agera kuri finali cyangwa se agera mu gikombe cy'isi. Katurore byagenze bite? Vayo wa mugingo evayo tujye gukina baramukurayo nta nubwo arafunga rasi yifitiye n'ubwoba. Biragenda bite? Katurore Brazil igiye gukina Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Umwana muto myaka 17 Jiko papa arishima gusura niwe mwana muto ngiye gukina igikombe cy'isi sinzi nimba ari cyari bukore. Uyu mwana ashobora gutsindisha ikipe. Mwana wanjye ntiwumva ibyo bavuga papa niko yavuze ku mutima. Reba rwa ruzingo bazanye buriya se Faustin arakora iki batangira kumuseka batarabona nibyo akina. Umva bu mu kibuga nka kariya kajyaga he reba indesho yako coach yasaza agashiramo nawe urabaza amagambo bagira noneho byagira ku banyamakuru coach ibintu yakoze na amahano. Abanyamakuru buriya nibo bantu ba mbere bagira umunwa iyo bigeze muri football baranariza bakavuga n'ibitabaho. Coach yatsindishije ikipe biriya sibyo ukavuga tugoye ikipe wakora iki cyane cyane Rigani sha na Mustafa na Cheta. Mwana mu kibuga biramucanga arabona ibigabo bikuru by'ibisore kumunyura umwana akagwa gusa na wundi mukinnyi bafite wakina uriya mwanya. Reba Rigani yasaze biriya ni ibiki? Icyambere cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. To 0, a stroke of luck for Coach Viola and Team Brazil. That's been the changes in the Brazilian lineup seem to. Reka turebe nimba ari impinduka zibuze kuba umukino urakomeje. Kigaragara uriya mwana rwose Nascimento ntago ashoboye kakana pere papa ari umwana ari gutsindisha ikipe. Umwana buri muntu ari kumunyura akamuhutaza ni gatonya nubwa mbere gakine ahantu nkaha byamucanze. Ubundi urarwana barushyiremo iki? Abanyamakuru barasara nkuriya yajyaga he? Abanyamakuru bundi no bantu bambere baguca intege uri umukinnyi wa football ukoze ikosa rimwe. Ndabizi neza cyane babaza rwatubyaye papa byaramurenze. Brazil baragiye barayitsinda abari kureba match kuri televiziyo urumuna we biramurenga ngo wararangiye. Brazil iza gukina no mu Faransa baratangira match gusa biko umwana ntago yemerewe gukina tekinike ze baramubujije. Yafata baro yajya gukora tekinike baro bakayimwaka umwana akagwa hari Mazora akariba umwana asimbuye Mazora niwe ari umuhanga cyane kuri uriya mwanya kina ku 10 umwana arafata baro bikanga bamuje gukina tekinike urwo rwana mwarukuyemo twari twabetinze muraturishije. Mazora arariba mwanya bari kuwangiza baramanutse akasuwa mbere akase nundi nuwa kabiri nuwundi igitego. Brazil bayiteye ikindi bakasuwa mbere bakata nuwundi igitego kijyamo. Brazil barayiteye gusa biri kugaragara ko umwana wambaye nimero 10 Jiko Nascimento byamunaniye. Abakinnyi bakomeretse ni benshi. Jiko Nascimento ni Nascimento mutaza kubyonega manavugishijwe. Brazil abantu nta muntu wavuye mu kibuga adafite agakomere. Jiko Nascimento akomeje gutsindisha ikipe arasa nk'utari gukina arasa nk'ari ibuye bateretse mu kibuga. Umwana arebye uriya mukino yaje asimbura Mazora yicaye hirya yaje kumusatira ndagira ngo mve amagambo. Uyu no yasimbuye wavunitse. I can't play like you. Ntago nakinana nkawe. If your leg is better, you should go back in. Nimba akaguru kawe korohewe waza ukongera ukikinira nge nkavamo pe byananiye. Ko yabwiye ntago ari akaguru kanjye gafite ikibazo. My head is not right. Ahubwo umutwe wanjye ni ufite ikibazo. Your head? Umutwe wawe? My whole life. Ubuzima bwanjye bwose? All I ever wanted was to be European. Nahoze nifuza kuba umunyaburayi. Since we've got here, I realized that. Tugeze muri iki gihugu cy'Uburayi naje kumenya ko ndi umunyaburayi. Now it's will be. Uwo niwe njyewe.
umve umugabo yageze hano bikuwe komokaga mu Butaliyani kandi Ubutaliyani buri mu Burayi yageze hano igikombe cy'isi cyabereye abona ko atakina ikipe y'igihugu y'ahandi kandi ari umunyaburayi nawe ari hakomoka byamucanze mu mutwe byamucanze ikibazo naga ari akaguru ikibazo ni mu mutwe nago yaza ngakine arwanya Uburayi kandi nawe bwakomokamo nihi wabo yivunishije. That day back in Bauru, we showed everyone that part of us. Ati cyagiye dukina tukira abana wakinaga neza kuturusha twese twari twaremeye wari uturenze. Ya jinga wakoreshaga was beautiful. Iriya jinga ari nziza cyane ya tekinike yawe. That's what we need now. Iriya jinga yawe niyo dukeneye muri kano kanya niyo yaturokora. Mwana umukinnyi yasimbuye aramubwiye ati genda utwereke ya jinga yawe. Iriya jinga yari nziza cyane nubwo naguserezaga ariko nanjye nari nemeye urakina wa mwana we. Yarambwiye ati subira mu kibuga iriya jinga niyo yatabara ikipe ya Brazil. Mwana afata baro ariko yajya gukina tekinike ze baramubujije gupasa apasa coach bamuje tekinike ye nakaguru kandi nawe kameze neza. Yarebye mazura amubwira ati wa mwana we bikore kibe batera baro ayifungira ku gatuza arayifunga arabanza aramedita Faustin yamanutse mwana bacamo jinga yayigaruye bonye ko n'ubundi na gutera inkokora bamuvuna arazibukira aramanuka Jiko manuka barwanaye kure yo tekinike mwana aramanuka wenyine aca mu bagabo sebye wa mbere ahohotera wa kabiri abacamo ari batatu tanga pase ku isahane Galincho aramanuka nawe umwana yagaruye tekinike y'abakurambere bayita jinga aroba umugabo wa mbere udira nise banyarobo wa kabiri burano ubutindi n'ubugome kuri umugabo mugenzi wawe shoti kwaju muri 80 papa arareba papa ari ukabari mu mindiraundi mwana wanjye naza zishyura papa mukubita indiraundi mwana aradutunguye hamwe bavuga kuri ya mwana sumwe twacaga amazi umwana hano aratwemeje aradutunguye cyane reka tura mwana arakomeza bari babatsinze pasi umwana agahora tekinike ya kera fata bane wewe icya kabiri kasi wa mbere akata n'uwundi Brazil itangira kugarura icyizere umwana tekinike bari baramuje arayigaruye baramubwiye Mazora tekinike we jinga niyo dukeneye garuka ku muco nta mpamvu yo kwigana iby'abanyaburayi nagarure tekinike y'umuco katurore fata bare n'abagenzi baratangira bagarura tekinike barajwe ku gatsintsino ku gatuza aramanuka katu wa mbere cobo uwa kabiri mimba ubundi ninda gutera umugabo we mimba ninda umuteye ni igisebo mwana garura jinga icya gatatu Ubufaransa ibyo babukoreye mwana yagaruye jinga ubundi ngo niyo komotseho capoeira Brazil ibonye itike igeza kuri finali Brazil ibonye itike igeza kuri finali mama yibireno ngo nago yakumva match y'umwana we ngatamurwaza umutima senga imana wanjye nago nakumva match yandwaza umutima wamutsinze and he scored 3 goals. Umwana wacu yatsinze ibitego bitatu mama nago nyumva match Faustin yabitsinze final. Everyone take notes. Sweden shifting from pyramid 5-3-2. Ati Sweden ubundi kina batatu mbere bane batatu ni tekinike bakinamo niyo bagiye gukina ni kuri finali coach yaje kubabwira we're gonna have to shift formation as they do. Twebwe no buryo turi gukinamo nubuhe mwandike mwese bajana mu kibuga coach atangira kubereka let's go next whatever they run with the method of 2-3-3 we match with the 4-3-3 nobody in the field over here coach aje kubatoza akurikije tekinike ikinwa nande ikinwa n'abari abagabo bo muri Sweden ikipe bari baje gukina mu gikombe cy'isi niyo yeregeze finali muri Sweden to start Sweden's counter attack. GG.
G, sweep only. What is that? Sweden ubundi ifite umukinnyi ukina gutya Brazil yari itoje kugeza mu gicuku babonye itike zigera finali bari muri lokale nta mikino Garincha byane bicuri gukora kina kuri gatatu subira inyuma kuriya I don't understand how I'm supposed to be on the wing and covering Scotland at the same. None se coach kuri kumbwira ngo njye hari imbere kandi aho handi mbwira ngo nsubire inyuma naho njye kuhafata uzi ko washyize Yannick Mukunzi uragira ngo bigende gute coach na byamucanze harya nahashyize Mukunzi buretse mbikosore ntago nibagiye ko nashyize Mukunzi ambabare nanjye nasaze kumbe coach nawe byamucanze hamwe ariko ashyira Mukunzi akongera akashyira Garincha kandi ntibibaho Last week we saw German captain Fritz Walter's illustrious career come to an end after this severe collision. Ati uyu munsi hari umugabo bavunnye kandi kumuvuna kwe byatumye kariyeri yishobora kubirangiye burundu abakinnyi bagira mu bwoba yumvishe ngo mugenzi wabo yavunitse ku buryo kariyeri ishobora kurangira bagira mu bwoba tugaruke hano kumbe habaye cyitwa press conference batumira abanyamakuru amakipe ukora biragiye kugera finali batumiye Sweden bashyizemo udukote dutariyani batumira nandi batumira na Brazil bagomba gukina finali barabatumiye imbere y'abanyamakuru bose bamanutse babandi muzi bamwe yakunda banga ati nkwa bagira umunwa shawo Sweden in Sunday's final? No, that's not possible. No, iyi finalo ya kirutu wa Sweden coach eliminate him from the equation. Coach Viola. Coach Rainer's offense outsmarted West Germany, Hungary. Ati rwose bashe gutsinda Hungary. Well, they can't. Bano nago badutsinda nibibaho. We'll come out strong, score early, and Brazil will panic. Ati twebwe dukurije ibitego dutsinda n'ubyo dukinamo Brazil buno yamaze guta umutwe yapanitse kubera igiye guhangana natwo ni coach wa Sweden ari kubatera ubwoba. In 1950 they were undisciplined then and they are undisciplined now. Ati kubera mu 1950 na discipline bari bafite mu kibuga n'ubu ngubu na discipline bagifite abakinnyi ba Brazil turaza kongera tubakorere nk'ibyo bakorewe muri 50 ubundi turabatsinda. They're abnormal. You're referring to the mixed race? No, I mean they are literally abnormal. Bari abakinnyi nago basanzwe pe n'abantu bamafuti baraho nta nubwo ari abantu bageze ku gipimo gisanzwe. Fullback. Reka ngubwire ngo wambere. And an accident while working in a factory. Reba nkuri bwo twe turi gukina avunitse akabuka atangira kubavuga bose asi defo zabo. Born with a deformed spine and one leg shorter than the other. Garincha nawe akaguru ke nawe kameze neza ari imvune yageze kugira. Coach arabazi intege nke zabo. Challenging for a goalkeeper, I imagine. Atarimo n'umukinnyi umwe akaboge karahengamye burundu. Ugera haguruka coach wa Brazil. Arumva coach wa Sweden atangiye kubatuka. Bavuye mu nama muri press conference. Coach wa Sweden arabazi n'intege nke zabo bavunitse n'imvunano bagiye bazigira. Buryo yabwira abakinnyi bati uze gukora hano. Can't let that doubt get you. I heard the guys are calling you Pele now. Mwana wanjye numvisha bakwita Pele. Jose started it. Yego papa niko banyita basigaye bamimba ngo nitwa Pele. Umwana yabanje kuvugana na Sembere gato ya finali. This is a sign. Now is the time for Pele. Mwana wanjye ricyo ni ikimenyetso nicyo giye kugira ngo nawe ube nka Pele. Bereke ko kuri Pele wa nyawe apana kubikwitirira. But Sweden's gonna be all over me, pai. Ariko papa urabizi kubera nagaragaje ko nzi gukina neza Sweden yose zaba yanzengurutse yamfashe muri ikipe igiye gukina n'ikipe irenze ko ari mu mukinnyi ugasanga Cristiano bamuzengurutse cyangwa Messi nta buhumekera afite ko bazi kare ubikora. And did you see what they did to Fritz Walter? Kandi abanye byo bakore Fritz Walter ni wa undi bavunnye bamuvunnye burundu ku buryo kariyeri yarangiye. They're brutal and smart. Bari abakinnyi ba Sweden ni babi cyane n'abagome kandi bafite ubwenge bafite ukuntu bakuvuna ku buryo arbitre atanasifura. Jingo. You believed in yourself against France. Ati cyagiye ukina n'Ubufaransa wibuke wa munsi wa mbere atangira kuzana tekinike ya Jinga. Ati niwo munsi wa mbere watangiye kwiyizeramo mwana wanjye wigirira icyizere ko wabikora. Now you must inspire your team to believe in themselves. Rero mwana wanjye nicyo giye kugira ngo abakinnyi bagenzi bawe mukinana mu ikipe bamaze kwiburira icyizere wongere ubabere nka inspiration ubasubizemo icyizere nabo biyizere. Abakinnyi bagize ubwoba kubera ikipe bagiye guhura nabo nicyo kintu cya mbere gitsindisha ikipe kugira ubwoba. In Brazil. In the Jinga. Ndetse na Brazil yereke ko ya tekinike yacu Jinga dore abakinnyi bihebye ikipe bagiye gukina yateye ubwoba. Papa yabwiye uno mwana ati bakinnyi mukinana agenda basubize mu mwuka wa Jinga nabo bayikine. Bari barayitaye basigaye bakina iby'Iburayi. Umwana yaje bari gufata twa mu gitondo abona bose bihebye bafite ubwoba bari muri lokale bafite ubwoba ikipe bazakina nayo ibarenzeho. Nicyo kintu cya mbere gitsindisha gupanika guta umutwe. Bano bari kurya muri hoteli umwana atangira gusa nk'ubasubizamo inspiration atangira kwikinira bara ariko uyu muginga w'uwo mwana none ndo wazanye urwana kudukinamo. Garincha afata pass ndakwiyamye Garincha aranga bose bafite ubwoba bataye umutwe bapanitse. Turi muri Sweden
Hey, we Lighthouse. No. dore Lighthouse. Come on, kids. Time to wake up. warwana bitangira ukanguka nawe wigeze urwana ruto. You won't be able to do it alone. Man, ntabwo wabikora wenyine, ntabwo wakuruka ngo ugere kuri Lighthouse wenyine. Nuruzu ruri hakurya bagita Lighthouse. Abakinnyi barahaguruka barahareba ngo bagende bakina paka bageze. Nka ya football yakinaga muri quartier yariyo bita jinga y'ibirara, imwe itagira amategeko, wikinira ibyo ushatse, tekinike wibohoye, nta byo gupanika ngo hari igikombe ikipe indenzo ugakina wibohoye. Twa dutendo abana batangira gukinira ajinga muri hoteli. Umwana bashyizemo tekinike z'ibirara, azibagaruyemo, abagaruye mu mavuta. Twikine tekinike z'ibirara, batangira gukinira mu gikoni cya hoteli. Twamanutse mbega bagere kuri iriya nzu Lighthouse, umupira udakoze hasi, bari idakoze hasi, ugakora amatekinike, ugatora udutendo, ugapasa mugenzi wawe. Bagere kuri Lighthouse, bari idakoze hasi. Katurore abakinnyi gitangiye kubagomesha, kibasubije kuri tekinike babuje, barigwa muri keke. Uyu yaravunitse Mazora arayitora yitonze. Baranyanduje, twagiye tugere kuri Lighthouse. Barakomeza urwana rubashyizemo imico y'uburara, rwakure muri quartier y'ibirara. Coach yararebye ariko ibi byana koko, coach ari ku ntore. Twamanutse banatangiye kubagira ibirara. Ni pere abagira ibirara, tera barimena icyayi cy'umukiro uri kunywa akantu ke hano. I'm sorry, sir. Mutubarire wa mukire we, iki warwana we. Uyu mugabo niwe pere wa nyawe, na n'uyu munsi wakoze izina ari nawe bitiriye iyi filime, ni nawe washoyemo amafaranga ngo iyi filime ikinwe, niwe wuyibona wicayeho. Uwo niwe pere. Twagiye ariko aba bana batumenera ibyayi nk'abakire. Uwo niwe pere. Barakomeza. Umwana atangiye kubereka tekinike z'ibirara, bose babaye ibirara. Twisubire kuri tekinike yo muri quartier. Sheri wambonye se uburyo nyina mufata karabyo gari incane n'umwehesi. Biriya bikini byinshi usanga ari behesi. Cyo muri Brazil. Baramanuka, barakomeza imbere no kugera kuri Lighthouse, bari dakoze hasi. Shoti pasari we fatiye baro nigere hasi. Iki kirare bagishimye kwiruka kiriruka, kirenga iwabo kigwa mu mazi. Kigwa mu mazi ni cyapere, bakitiriraga pere. Bana binjira amazi nubwo kizi koga, kigwa mu mazi ntabwo kizi koga. Bakinyi bagenzi bacu binjira amazi bakirohore. Coach arareka barabana koko, skira football yekaze. Nuke coach nubo buza gukina jinga, kandi jinga ni tekinike yavumburiwe muri Brazil. Nibo batangije iriya tekinike iriya mikinire. Mwana musaza watwemeje igiye gutera baro, urabyishe. Umwana amaze kubagira abasazi bose muri lokari, babasaze. Papa we niwe amubwiye ati match ntukayikomeze, ntukabigira intambara ngo uvuge ngo tugiye gukina ni ikipe ngo ibintu byakomeye, ngo harya mubyita ngo ni ibiki, ngiye amakipe akomeye yahuye. Mwamwabi ntukabikomeze mwana wanjye, ati jye byoroshya bwo wishimira umukino, we enjoying match, apana kuvuga ngo turatsindwa. We enjoying match. Coach avayo ngo ni derby nika gukange. Coach avayo baratuza, urwana rwabagize abasazi bose. Nurubobo mbega rwavuye. You will play for the Jules Rimet Trophy. Mwabana mwemenye ko mugiye gukinira igikombe cya mbere gikomeye cyane, nicyo gikombe mugiye gukinira ku isi. And if you play the way you played this last week, you will lose. Nimuramuka mukinnye umukino nk'uwo mwakinnye mu cyumweru gishize, iki gikombe baraza kukibatwara. Kandi ibyo bakinnye niwe wabibatoje, usibye umwana umwe wamunaniye wenyine ukine ibyo atamutoje. Yabwiye abakinnyi ati muramutse mukinnye umukino nk'uwo musanzwe mukina muraza gutsindwa. Ni coach. And it will be my fault. Kandi nimutsindwa byose biraza kwitirirwa amakosa yanjye. Amakosa bayatura coach yo mwatsinzwe burya. The truth is that shifting formations may work miracles for Sweden, but it is not us. Ati wenda njya numva ngo kuba umuntu yahindura umuco kugira ngo afate ubundi muco w'ikindi gihugu, cyangwa bishobora kuba byafasha nka Sweden cyangwa ikindi gihugu, ariko twe ndabona bitari buze kudufasha guhindura umuco wacu na tekinike. What I saw at the hotel today. Ibyo nabonye kare muri hoteli mukina. How we play. Ni kuri tugomba gukina. Ni kuri mugomba gukina. They say that we don't all play the same. It's true. Koko bajyaga bavuga abantu isi yose yajyaga idutarama ivuga ngo Brazil ntago dukina football nk'iyabandi,
ngo dukina ibindi bintu bihambaye cyangwa se ibindi bintu ngo ntabwo tumeze nk'abandi ibyo batuvuga koko nibyo. We certainly don't all look the same like they do. Koko twe n'ubundi usibye na football dukina n'uruhu rwacu rutandukanye n'urwabo ntabwo dusa nkabo. But that's what makes us who we are. Ariko uko dusa nuko dukina nibyo bitugira abo turi bo. Niwo mwihariko wacu nibyo bitugira batwibwe. We have one thing in common. Dufite ikintu kimwe duhuriyeho. The joy and the expression of Brazil. Icyo dufite duhuriyeho ni jinga itugira abadasanzwe kandi n'umwihariko wa Brazil. Iyo ni jinga ya tekinike yabo. So when you take the field tomorrow, ejo nimujya mu kibuga, forget everything that I told you this last week. Mwibagirwa ibyo nari narabatoje muri kiriya cyumweru gishize bikene babwira ngo mwigane tekinike y'abanyaburayi. Ibyo nari narababwiye byose mbashyiramo by'imyumvire ngo mukine tekinike z'ahandi muzabyibagirwe nimugera mu kibuga mubyikuremo. I don't want the world to see a bunch of scared Brazilians trying to play like Sweden. Ati ntago nshaka abaturage bagize isi bose bazabona ngo Brazil twari turi gukina umukino tugerageza kwigana umukino w'abanyaburayi nk'uwa Sweden. Ibyo ntago ari byo nshaka. Icyo nshaka ni to see Brazil. Ndashaka ko Brazil na jinga style yacu rero dukina. I don't know if sinzi nimba tuzatsinda. Umve coach ati wenda dushobora gukina iyo jinga style yacu muri Brazil ntidutsinde pe ntago mbizi ko tuzatsinda. But ariko I do know sinzi that we will show them a beautiful game. Byibura tubereka umukino uryoheye ijisho. Niyo twatsindwa mwe mumanuke mugiye kwereka umukino mwiza gusa. Mutitaye ku gikombe, mutitaye ku nsinzi ngo muparike mutumutwe, mwe mubereka umukino mwiza. Abazaba bari kureba match byibura baryoherwe. Atuzi poto yateye, uzi cobo yateye, nibyo coach yashakaga. Clear skies here in Stockholm. Fine weather for football as Sweden prepares to host the 1958 World Cup final. Ikirere rwose n'injoro cyari kimeze nabi ariko bukimeze neza. Cyiteguye nacyo kwakira umukino wa finali wa Brazil ndetse nothing in common other than perhaps their yellow jerseys. But ati Brazil risanzwe yambara umuhondo ariko kuko ariyo kipe iri gukinira iw'abandi bayisabye kwambara ubururu. Sweden iri buze kwambara umuhondo. Brazil byasabye ko yambara ubururu. Will need nothing short of iyo muhuje ibara rya jeze n'ikipe mwasuye, iyo mwasuye nyine kuko inkoko iri wabishonda umukara mwe muhindura ibara yikagumana ibara ryayo. Brazil bayisabye kwambara ubururu. Fata jeze mwana sano, uyu munsi ni finali. Coach yabwiye ati mukine gakondo yanyu, nta mpamvu yo kwigana abanyaburayi na tekinike zabo. Jinga ni tugira abo turi bitugira abanyabrazil tuyishimangire. Ahari mu 1958 hari ku gikombe cy'isi. Ndabyibuka no mukino ni mukurikiye kuri televiziyo ndashaje shamwe abana mwe. Yaraje yambara kaga kote isi yamudodeye yanditseho Pele. Yaraje arakambara. Stade yakubise yuzuye. Abanyamakuru babonye ingingo duhura babona telefone ni nyinshi urabibona gute niye kipe butsinde. Abakanishi bakayina muri John bamanutse. Abasinza amayoga baranywa. Ku gikombe cy'isi hari byinshi byinjiza. Za Bralirwa zirinjiza cyane. Iyo match zakomeye ngaze aba betting barabetinga. Shari ngenda betting ko Brazil butsinde nitsindwa uraza. Ndemeye. Ko turi butandukane hari ikindi. Abari mu Rwanda nta kindi bari kumva match finali zaba. Umwana muto Nascimento ari mu mavuta kumbe dore wa muvandimwe bakuranye nawe hari muri gereza afite akarade ari kumva umukino yanigirishene na Rashidi urishene hari Rubavu na shene idacika mu kwa gatatu na mutima mubi uzacishene mu kabaro yaturutse iwabo. Papa yaje gufata umwanya w'imbere yazanye na mushiki w'umwana we. Abana yabamanuye. Mama niwe utajya wumva umukino w'umwana we. Se numva umukino cyangwa ureke. Ngo bishobora kumurwaza umutima. Tugaruke finali stade yakubise. Coach wa Sweden baramwemera mwambonye si wa Brazil. Yabwiye abana ati byo nabatuje mu byibagirwe mwikinire za tekinike zo mu makaritsiye mwakinaga. Brazil yambaye bururu. Mwana yavuyeyo. Katururi. Iyi ni finale y'igikombe cy'isi. Babemera ati mukine jinga. Ni style yavumbuye n'abanyabrazil. Iriya y'amarobe, amagari inchini ibintu byaturutse iwabo. Mwana batangira gusunika. Sina ni ibiki nago byemewe. Garagara ikosa bakorera mwana Rubitire nagari bonye. Abanyamakuru bigize abantu bakaze. Riga nabona n'amakosa Rubitire atabonye.
narumiwe cyane Swedes moving quickly downfield. umva umunwa hano pasi ziratangwa abanyaburayi dureba umukino bakina ni pasi zo hasi dore pasi abanyaburayi ni kuriya umupira ubundi wakinwaga mu myaka yo hambere bataraza ndiya style ya jinga biranga abandi bakurikiye umukino papa w'umwana wakurikiye umukino mwana abanyamahirwe yo gufata umupira Nascimento papa arahaguruka mwabonye mwana wanjye bikore mwana fata bari fata barano umushyira hasi bamushyira tukizana amacenga kandi afite ikibazo mu ivi bose barahaguruka muri karitsiye umwana rwose kandi afite inkovu afite igikomere mu kaguru bamushyize hasi mama agira ubwoba umwana ashobora kuba avunitse bibuke ngo n'abakinnyi ba Sweden bafite uburyo bakuvunamo igitego cya mbere cya Sweden Brazil bayishyizemo icya mbere katurure babashyizemo icya mbere ngo bano bakinnyi ba Sweden ngo ni abahanga kandi bafite ubugome mu ibanga abakinnyi bagira tekinike zo kuvunana ku buryo utabona papa yagize ubwoba Brazil bayiteye icya mbere ikigaragara Brazil byayibayeho mu 1950 bishobora kuba bigiye kongera bikayibaho bari kuzana wa mukino wabo w'amafuti bita jinga ndabafite shanda bafite coach yabwiye abana ati mwirengagize ibyo nababwiye mwe mukine yarebye abandi bakinnyi bagenzi be bose bihebye abakinnyi bihebye Galincha nawe yihebye papa yambwiye ati bara abakinnyi bihebye niwe ugomba kubasubizamo ishyaka mwana wanjye katurore biraherera he mwana ararebye abona birakomeye abona abanyaswide bari gufana abaje bafana Brazil bihebye abanyabrazil bihebye kandi yasezeranyije se ati nzongera ngarura ishema rya Brazil mwana baro iraza katurore fata baro hano araba umugabo aramuhotera uwa kabiri aramanuka katu wa mbere akase n'uwundi mimba aramanuka babwiye ati mukine ya tekinike yanyu ya jinga abaje gufana Brazil dore ngo barongera bakagira icyizere abari kuri bench baraguruka umwana arimanukira wenyine afashe icyemezo cyo kumanuka wenyine abona Galincha kubita pase kira ku isane kubita amazi Galincha niwe ijambo Galincha ryaturutseho kubera izina rye Galincha aramusubiza umwana nawe bara arayireka mugenzi we aratsinda umwana atanze pase y'ubuki apana imwe byo gushaka kwitsindira mama nawe yabera yumvisha umupira w'umwana we first one umva nawe duturanye Esperance yumvisha umwana wanjye byakoze sha ababyeyi bagira igikabye abagore ese ajya guhamagara Esperance baturanye Esperance wumvisha first wanjye byakoze mwana wanjye aragitsinze we Esperance mwana wanjye yumvisha ibyakoze ajya guhamagara umwana arabikoze uko umwana atsinze papa ahita abwira mu kabari ati mu mpera wundi naza azishyura Brazil rwose hano ifite umukinnyi ufashe icyemezo umva mwana tubikore yasubije intege mu bagenzi be abereka ko jinga yabikora tekinike ya jinga muzera bibonye mwana tubikore Galincha niwe waturukaga muri karitsiye y'ibirara nkawe mwana dukire tekinike yacu y'abakurambere Capoeira nabibumvisha ikomoka muri Afurika barongera match iratangira we mumanuke coach wa Sweden hano Ligani yasaze yakameje kuri mikoro katurure abafana byabacanze igitego biranga umwana arongera afata bale kubita uwa mbere Robe abacaho aramanutse nguwo tanga pase abakinnyi batangira gukina jinga ni umukino wasebye abantu arabasebye ikina igikombe cyabaye muri 8 barabasebya icya kabiri coach biramurenga yabwiye ati mwirengagize ibyo nabatoje mukine jinga hano muri karitsiye barasaze barabikoze Sweden byarayicanze abana bari kubakinisha nk'abakinisha udupupi wagira ntibahari abanyaswede batangiye kwikuramo ingofero baricara baca bugufi reka icyubahiro tugiye Brazil umugabo nuwemera match iratangira katurore teri shot kwa Galincha barivayo katurore Galincha
barayiturisha baramarukano. Abana bose abakinnyi ba Brazil bagarutse ku muco bari gukina jinga no mupira ubundi bakuraga bakina muri dare gusebya abagabo wa mbere caho bamuinzira ratambuka. Uyo arabanza nyusa abakinnyi mu maso, abanyuzamo amaso arebe ninda passe, areba ninda udafashwe, bafite amaso areba byose cyane. Arabanza bose abanyuzamo amaso ni nk'amasegonda biranyuzeho, arebe ninda kubita passe, bose areba ninda udafashwe. Garincho n'amashati bayakuruye, arareba passe ndayihandi, dekura baro. Bana batangira gukina nk'abibere muri karitsiye, ntabwo bitaye ku bakinnyi bari hano. Coach yabwiye ngo mwifiringa umukino, mwishimishe mutitaye ku gikombe, mukine mwereka abantu umukino mwiza mutitaye gutwara igikombe. Umwami n'umwamikazi ba Sweden no barahari, mwana ashyira ku rutugu hano barikinira, ntabwo bitaye ku bakinnyi. Mwana twenjoyinga umukino, twenjoyinga umukino, barenjoyinga umukino batitaye ku bantu. Rigani yakameje Mustafa ni system ya Neymar ubundi we yenjoyinga umukino atitaye kuki. Aba bana ibintu bari gukora hano bano bararebye papa mu mindi rawundi umwana wanjye naza zishyura. Umuseriveri ajya kwizana, papa yararebye abona ukuntu Brazil yongeye kwishima, abafana ba Brazil bagaruye icyizere biramurenga. Ariko uzi match abafana bareba ibitego biri kwinjira bagaceceka bagatangira bakariraho gufana, umenya ko babonye umukino urenze. Baracecetse bararira gusa no gufana birabananira, n'abagabo bararira. Papa nyishe amaso mu bana aravuga ati umwana wanjye ashimishije igihugu, yongeye kugarura ishema ry'igihugu. Mwana no kugituza, papa ari kumukurikirana, umwana ari kugarura agaciro k'igihugu. Bari baragisetse, dore robe hano, ubundi umuntu aguteye robe mu kibuga wamujyana no mu nkiko bagusebeje cyane, abakwandagaje ishoti. Garidi yaraseba, cundura ziranyeganyega, icyo ni cyakanga yemwe mubara. Umwana ajya guserebura, yo Brazil yari yarasebye, ishema bongeye kurigarura. Ishema umwana arigaruye ku mihanda, barara bakuranye iyo niga ndayiza, abana barara muri karitsiye. Uyu mwana ndamuzi, mwana yari igisambo, yari n'umusinzi. Uriya mwana rwose batangira kuvuga n'ibyo uriya mwana uzi awukina n'umwami n'umwamikazi b'igihugu uri gutsinda bakagufana, umenya ko wabikoze. Wagira ngo bari gukina bonyine bari kwishimisha, wagira ngo n'abandi bakinnyi bahari. Mwana aramanuka n'ukwishimisha, dore passe n'amazi, passe cundura barazinyeganyeje uwo munsi, barazinyeganyeje. Papa we no gufana byaramunaniye, ibyishimo biramurenga, abona ukuntu umwana wari gushimisha abaturage b'igihugu cye biramurenga. Papa kureba hano inyuma yabonye n'umugore we yaje kureba match, ubundi umugore avuze ati sinzareba match y'umwana wanjye nazarwara umutima. Yabonye na Mamusenga Imana yamanutse kuyireba, nyuma y'igihe avuga ati sinara match y'umwana wanjye nawe yarimanukiye, nawe byamurenze. Papa yavuyeyo, ibyishimo byarabarenze bibamarira gusa. Umwana akoza amahano, ririya nibara, ririya ni amahano. Ariko uzi umuntu ufata gutya baro akambika mimba ubundi ni ugutera inda akambika mimba abagabo bagenzi be ni isebanya. Akoze umuntu kwambika mimba mu kibuga imbere y'imbaga ya kamera akakuroba nk'uroba ifi, ni umutindi, ni umugome. Dore abane umwana ni mugufi ariko arasimbuka, barakayikura ku mutwe ku bantu bareshya nka Rocky. Mwana ni umugome. Baro muri 90 Bogere umwana arabikoze. Nawe urabizi umukinnyi wakoze hiti amaze gutsinda igitego cya nyuma gisoza match yahise yigagaza. Uzarebe Yannick yatsinze igitego buryo yita yigagaza, bagira igikabye abakinnyi, nawe yahise yigagaza. Mu nterure nakoze hiti, mu nterure baraterura, nabikoze byaramurenze, bimuca n'intege byaramurenze. Abakinnyi baramwishimiye, yabasubijemo umwuka wo kubagarura ku muco wabo. Umuco wabo wari tekinike bita jinga. Nimba ajya kubona ukina umukino utera amarobe, uroba abantu ugira ute utazi aho bituruka, ni tekinike ikomoka muri Brazil bita jinga. Iyo tekinike no yaje kuva yitwa capoeira ya mirwanire yabo. Iriya ni tekinike ikomoka muri Afurika y'imirwanire. Batangiye kubyina samba, barishima papa na mama, umwana bahejeje ishema. Nibuke bakurupaga tuwarete, n'umuraro uri gereza arishimye. Brazil ahavugaga induru hatashye impundu,
coach byaramurera barabana iriya tekinike ni jya batoje coach arabeshya nukuri siwe nuko yabaye uburenganzira bwo wambaye mwana pere rwa ruganga rwareye ngo ruracaho rwirukanganye baro bararukurikira barishimye birenze anshuti Savio barimo baserebura June 29, 1958. mu kwezi kwa gatandatu mu 1958 Brazil won our first World Cup. Nicyo gikombe cya mbere twatsindiye cyadushimishije. I fainted right there on the field. When I finally opened my eyes, everything felt like a dream. Ati nakinnye umukino nitaye ku bafana bari bahari nitaye no kubyo narindi gukora. Atari kubwo match yari irangiye mfunguye amaso uko nibutse kari twe dutwaye igikombe. Nari meze nk'umuntu uri kuruta nabyiyumvisha ibitangaza dukoze. Uwo ni Peru uri kuvuga. 18 months since I first left home. Hari hashize amezi 8 mvuye mu rugo. Mbabwiye ati ngiye gukina. It felt like years. Ariko numvaga maze nk'imyaka myinshi naragera mu rugo. To meet me. Ubwo nasubiraga mu rugo. Remind me of the promise I made 8 years earlier. But I will never forget 1958. Ati nyuma y'ibintu byose byambaye imuhira ikintu kimwe nazigira nibagirwa n'uburyo nasubiye mu rugo ngasanga ameze bamaze gutwara igikombe. Yasubiye mu rugo ibi ni ibintu byabayeho niyo mpamvu amashusho bayagize umukara bari kwereka ibintu byabayeho. Ati nasubiye ibintu nabonye ntago nzigira mbyibagirwa uwo mwaka 58. Our jingle style yacu known as the beautiful game. yari umukino mwiza cyane rwose iriya jenga story yakoreshwaga yagaragazaga umukino wakataraboneka. Everywhere came to see. It was our differences that made us beautiful. Ati kandi nta kindi cyagiraga twebwe beza abanyabrazil ni ukubera umukino wacu utandukanye n'ibyo abandi bakinaga jenga style yabo niyo bagiraga batandukanye bikabagira beza. Reka mbanze nguye ku mateka noneho. Ati mu mwaka wa 1961 Perezida wa Brazil icyo gihe bamwitaga Haniyo. Iyo nsomye Haniyo bo babanditse Janiyo. Bamwitaga Haniyo Quadros. Yaje gutangaza ko Pele byemewe n'amategeko ari ubukungu bw'igihugu. Nkuko leta ihagarara igatangaza ati mu bukungu bw'igihugu dufitemo amabuye y'agaciro. Perezida wa Amerika dufitemo n'ingagi. Muri 61 Perezida wa Brazil yaratangaje aravuga ati mu bukungu igihugu cya Brazil gifite harimo na Pele nawe n'ubukungu bw'igihugu. Mbega ni ubukungu mwajya no gusura mugatanga amadovize. Reka ndacyabaho amateka muretse filime ntabwo irarangira. Buno hari impamvu biba biri kugenda gutya mba nabiriyeho ngira ngo murakare ndebe. DJ wakwimiriya pause. Yangane. Ndacyababwira. Ati ku myaka 17 Pele yabaye we mukinnyi wa mbere waje ikipe igikombe cy'isi. Ati Pele n'ikipe ya Brazil bakomeje gutsinda igikombe cyo mu 32 ndetse bazamuka no muri 70. Ati Pele wenyine niwe mukinnyi wabashe gutsindira ibikombe inshuro 3 yikurikiranya by'isi. Yatsinze ibitego 1285. Ati ikintu cyonyine Pele atigeze akora no gutsinda ibitego 5 umukino umwe. Atako karagaye uko konyine kakozwe na se witwaga Nascimento. Papa no yari umukinnyi. Ati kandi Pele nanone uwo twari turi kubabwira. Ati yaje gufatwa nk'umukinnyi yaje guhabwa titire yo kwitwa umukinnyi w'ikinyejana abyiswe na International Olympics Committee. Niwe mukinnyi baje kwita ngo ni umukinnyi w'ikinyejana abyiswe na International Olympics Committee. Uwo ni Pele. Bakoresha tekinike yabo kwera mu 1958 igikombe cy'isi cyo muri Brazil. Ya tekinike yo bakinishije yitwaga jinga ngo yaje kuba tekinike yaje kwamara hirya no hino ku isi ndetse abandi bakinnyi hirya no hino mu gihugu bakomeje kugenda bayikinisha. Niyo mpamvu usanga nina yarahageze ariyo basigaye bakina basigaye batera za garinci ubundi nahandi wazisangaga icyo gihe bakubita abantu bacenga ngariya nahandi hantu yasangaga ni jinga style mukina nimba mutanabizi yakomotse muri Brazil. Filime twarebaga bayitaga ngo nukuvuka k'umunyabigwi cyangwa se Pele. Yari rocking ibisanzwe kirabiranya. Ndabakunda cyane bafashe umwanya mu karebe no filime. Mwibutse usanga muri The New Innovation Group cyangwa se ugahamagara 078 56 8 331. Imana bo mugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao.